nimba umuntu ajya kuri izi kamera akaguruka kamwe akagashyiraho kandi akagashyira hati nimero zanjye ngizi hariya akavuga ibintu ntabasha kuvuga muri aka nk'ibi ushatse kuvuga iki nyine reka ndagize nabitobore hari umuherutse gukurikiranwa cyane avuga ati ngewe icyo nshyira ku isoko si icyaba mama wanyu none se nk'iryo jambo ubwo ibindi byose bijyanye n'uko yari yitwaye hari Clarisse wavuze ngo ntiyandaritse baramwanjama bamutoga ngo wanye ibyumba oya barahimbaga barahimbaga kugiye muri media abantu bari guhimbira abandi nubango nibyo turi kuzaho uwo wundi ndi kuvuga ibyo yari yakoze ni ikinyuranyo ni contraire y'ibyo utari yandaritse igikorwa bita guhindukira cyabashakanye gusa nk'urutamera ko ari umuduko mari kubyumva none se nkoyemereye no guhindukiza umuntu batoye yeremereye guhindukiza ubuntu wongeye kumubwira namubwira happiness umukecuru aravuze ngo twararyamye isura ko ntayibona ariko n'abakecuru babivuye abagore nabonye bikibuza se mfite nimero ye buriya se nkashyirisha izina ryo muri WhatsApp kugira ngo nzacike ndebe ko iryo zina narayibonye wari umugore wabivuze ariko manza ngo mwarararanye sinzi noneho nagiye kubona mu minsi yashize bakoze icyo bita ngo ni Twitter space ngiri iri kwiga ikintu kimwe naheruka kubona umuntu bamukoreye Twitter space kuri kidding kuri happiness bakora space rwose ikomeye ubwo na Mutabazi bamukorera space mbese imeze nk'iyo kuba by'abamisi ngo hari amafaranga ngo 200 ngo wakiyaturutse muri Canada ngo yari yoherejwe n'abantu ntago watera ibuye ngo nizibweje uvuge ko utayihamije uba wayikocoye kandi cyane rero hari aho mva hari naho njya kandi ho mva ndahazi aho njya ndahazi nicyo nsangayo ndakizi ibihe byiza kuri mwese tubaye ikaze kuri M.Charlene official TV nyandikirimo abagemahe tugiye kuganira kuri byinshi bigenda bigaragara muri social media ariko twabatumiriye abatumirwa ba Danje nimvuga ngo ba Danje rero mumenye ngo Danje ni iki nabavuga butumwa hari Apotre akaba na M.Charlene nawe umuvuga butumwa tugiye kugenda tugaruka ku bigenda bigaragara hirya no hino mu bivuga butumwa ariko cyane cyane ku bantu bagenda basa n'abashaka kwinjira mu bandi ibintu nk'ibyo aho kugira ngo akore ibitekerezo bye ugasanga agiye kwinjira mu bitekerezo bya runaka kuko abonye yavuze tuguhaye ikaze kuri M.Charlene official TV. Murakoze kumikaze kuri M.Charlene official kandi ntekeza kari n'ubwa mbere uraho neza abantu bose bayikurikira bayikunda cyase bahagize mu rugo cyase bakoze subscribe bivuze ngo ni family ni nko mu muryango kuri bo yego nta cyatambuka batabonye cyangwa se kitabaciye mu maso ndabasuje kandi Imana ibahe umugisha yego ni Apotre nde na Apotre Mutabazi ubwo mba niyibye nkaza nakora ikiganiro nk'iki kivuga Yesu abambwe kuko cyase kivuga kiganisha mwibokamana kuko muri no minsi ufite amabwiriza runaka yo kugira gute tamboha cyane yo kutaboneka cyane muri iki gisata cyitwa haleluya amina cyangwa icyo muri iminsi no kukimurekamo cyane gufashirizwamo imbere nk'intwaro aho ifashirizwamo imbere muri kuri ubu ngubu uri kugaragara mu gihe sasa muri politike yagutse idafifitse iyi minsi nubango bijyanye n'umuhamagaro wenda hari abatemera ko ari umuhamagaro ariko utabyemera nanjye nshobora kuba ntemerewe yihangane tubigendanemo neza wenda biranajyana byandi bavugaga nyine turaganiraho hari igihe umuntu ashaka kugira ngo agucire urubanza akagucira urubanza akoresha amategeko mu gihugu cy'iwabo reba gucira urubanza umuntu wo mu Rwanda wakoreye icyaha mu Rwanda ukayacira ukurikije amategeko y'igihugu cy'iwanyu ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ngo byagorana kuba uri muri iyi dini ukajondora cyangwa se ukanenga ibera muri indi dini imyizere atari imwe wakabaye unicara ugahita nyine umenye ko hatakureba nyine bidahura kandi Imana ikaba yarashimye kugira bihamagarira hariya ikabakoresha wenda nimvuga ngo abantu bahamagawe n'Imana barangwa n'iki buriya hari ikintu kinyemeza yuko M.Charlene yahamagawe n'Imana abandi sinzi ibyabo ndagusobanura impamvu ni amagambo avuzwe n'umugabo bitaga Mariyeri arabwira ati ari Yesu bitaga nimba ari Yusito yadutse
turamukuraho ijosi n'abamukurikiraga bose ntitwamenye iyo baciye. Ati yabahaye ingero z'abantu nka batatu. Ati muribuka ko n'undi wadutse akigira karakajya he akiyita Mesiya akihandagaza nawe yarishwe kandi abantu bari kumwe nawe baratatana. Ati uyu mugabo ikibazo cye yaje abarusha gukora ibitangaza, icyo tubanze tukemere. Yaje avuga ko ari Imana, wenda abandi bo bari baraje naje bavuga wenda ibindi bitari Imana. Atariko ikintu gitandukanye kuri uyu mugabo bita Yesu w'i Nazareti, wenda bya Kristo byo ntiyabishyiragaho. Aravuga ati ntanubwo binsaba kwerekwa. Ntabwo bisaba kwerekwa. Kubora hamagaye n'Imana ntabwo ngiye mwereka. No. Aravuga ati ngiye nkoresheje ubumenyi mfite ku Mana. Aravuga ati uyu mugabo yarapfuye, ba bandi bose nta wigeze anahwihwisa ko bazutse wenda ngo tubyite ibihuha. Arazuka. Twumva ko yazutse abandi batubwira ko ari ibihuha, icyo kintu kirapasa. Ku bandi nta cyabaye. Aravuga ati uyu mugabo witwa Yesu w'i Nazareti ku munsi wa Pentecote abantu barikingiranye basohoka bavuga izindi ndimi. Ku bandi ntabwo byabaye. Aravuga ati hakijwe 3,000 ndetse uyu mugabo Yesu we ntiyigeze abatiza 3,000 cyangwa se ngabwiriza hazi 3,000. Ati rero umuntu upfa akongera abakizwa cyangwa akongera abamukurikira followers. Umuntu wica aho ukagira ngo urabisembuye. Wakica uriya mudiyakoni bateye amabuye Stefano ahubwo bagahita bafata indi migi nka 30 ukagira ngo ahubwo bari amavubi. Arababwira ati mwirinde mutisanga muri kurwanya Imana. Umuntu media yose agurukira mu Rwanda aho kumanuka akazamuka jya uhita ucakarongo kavuga ngo yarahamagawe, ibyo yahamagawe naba mbyumva ntabyumva. Ushatse kwivuga ko baguhagurukira kuri media ngewe ze nabimenya iyo uvuze amagambo ya kenshi iyo wavuze ibintu abantu baza biyopoza kuri wowe. M.Charlene bamuhagurukiye atarahamagawe aba yarazimye nkuko imbabura zimwe. Urakoze twiye kumugeraho ko buri umuhanzi n'imbabura n'umutumishi bahurira ku kintu kimwe cunze naburazima. Mwakoze cyane. Ariko abatumishe bo uzima kubera kudasenga n'ibindi byawe byo kudahamagarwa. Apotre umuntu uzabona ubwo mvuye ko M.Charlene uko mumboni yanjye nka Magamariyeri mbibona ntagiye mu mwuka rwose aho ntibigombera kujya mu mwuka nuko barakwishe mu gitondo bagasanga ahubwo washibutse wanabyaye amashami. Uwo M.Charlene ari mu bindi birere birenze ibyo nabonye batangira kumwiha arimo. Batangira kumwiha araje nawe tugiye kubitubwira. Mutabazi nawe uko ari umumbajijeho Mutabazi ni umugabo nkunda, ni umugabo mfana. Abanyarwanda bose batamufannye Mutabazi ikiganiro cyose yasohoye ndakireba hari undi Mutabazi utari wowe nkakirangiza inshuro 7 nkamufana nkajya nsubiza inyuma urifana nkahita mvuga nkamukomera amashyi n'urugo muze Apotre urifana none utiyemeye wagize ngo nde wakwemera. Urakoze cyane tutarajya kuri M.Charlene rero bahereye bamwiha iyaba yarasubiye hasi batangiye kunyiha nkibura 5 by'ibirayi nyuma ndagenda muri benzi domaga makeya. Iyo umuntu mu buryo bw'ibifatika mu buryo bw'umwuka mu buryo bwo kugira ibyo hindura bijyanye n'umuhamagaro we uko ahagurukirwa ariko ahubwo arushaho kugaba amashami no kwanda cyangwa se kugera ku cyo ahamagarirwa. Uyu muntu nta kabuza ariho umuhamagaro. Ibyo rero ndumva nari mbizanye mvuga ngo ndishimiye kuba ari bwa mbere ngeze kuri M.Charlene kuko ni ahantu hafite impamvu y'ubumana n'umuhamagaro n'amavuta. Rero kuba mpageze n'umunezero ndasuje n'abaha. Urakoze cyane ugifasha microphone tutarakira M.Charlene kuko muricaranye. Haraho waruvuze ngo abantu batashobora kuvuga ku itorero rimwe kubera ko itorero rigira gahunda zaryo. Si wari babivuzeho buretse mbanze nkubaze ikibazo. Reka mbanze nkubaze ikibazo. Urabizi harya wigeze uvuga ngo dukoze mu itisi imwe sinzi ahantu wigeze ubivuga. Dusonze mu ifimu ndabitize. Nge nkeka ko sinzi ibyo wari uvuze ariko nge ntabwo nge mbyemera. Ntabwo waca urubanza rw'umuntu uba mu kindi gihugu ukoresha amategeko y'icyubamo. Nyuma bafashisha n'amadini. Byose ni ibikimwe. Igihugu ntago ari ariko ngewe igihugu cyubatse nk'igihugu. Idini ryubatse cyangwa se amatorero yubatse nk'igihugu. Akora afonction. Buri torero rifite condition yaryo. Gusa tukajyana ibyo duhuriraho. Murakoze. Igihugu cy'u Rwanda na Amerika hari ikintu duhuriyeho.
ntiwafata umuntu ngo umushyire mu muhanda umutemure. ariko u Rwanda ni igihugu ariko Amerika n'umugabane. U Rwanda ni igihugu, Amerika n'umugabane. Ni USA ubwo niyo mvugo nasanze. Warye kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byari kumfata umwanya kandi ntago bumva Mexique n'ibindi nk'ibyo. So ni ibyo. Apotre cyerashatse kukubaza. Yego mbaza. Ibyo waruvuze by'urugero rw'amadini nge ntabwo nabyemeye, kandi abapotre babahakanyije nabwo habamo ikindi kibazo. Amadini agenda yagiye yiyomoranaho, kandi bishatse kuvuga ko amadini agenda asenyana uko agenda yiyomoranaho. Oya, Imana yagiye icomokora bamwe ku bandi kugira ngo irusheho kugera kuri bose kandi ibafatishe bose. Niyo mpamvu hari umuntu wabwira ngo mu Rwanda agiye gusigara ADPR gusa agahagarika gusenga. Hari n'uwo wabwira ngo ADPR ugiye kuyikuraho andi yose akora. Kuki uvuze idini rikunda kubamo intambara se bavuga za Kiliziya Gatolika zabamo intambara mu buyobozi? Nyine nani nkomeje. Hari n'igihe wavuga ngo turakuramo ADPR yonyine andi yose tuyasige, hakaba umuntu kugira ati nzaguma mu rugo mujye fashirizwa mu mutima. Uyu utanze urugero rw'idini rihoramo intambara ntabwo uri nabyemera. Ngiye kuramo zayo ni yonyine. Oya hakaba muzayo ni mwiza. Nayirimo intambara. Hakaba muzayo ni mwiza. Gerega ayo ndi kuvuga. Ariko turahakunda. Arayo ndi kuvuga. Ayo ndi kuvuga yose sindi kwita ku ntambara ziriyo. Kuko nta nitorero tagomba kubamo intambara. Araharaza mu intambara. Umuntu uzaza ngo akirizwaho nsengera aziko ntari bumugushe uwo azaba yarangije kuyoba. Apotre. So reka nivugira akakano nashatse kuvugana mbere. Umuntu yaraje arambwira ati ndamubwira nturiya muhanuzi wampaye nimero ye ko mushaka. Arayimpa ariko mujye ari kuyimpati arya abana. None se ngende umwana ngarandya. Ngiye gushaka ubuhanuzi. Kandi umbwiye yuko afite ubuhanuzi. Nose waruvuze ngo arya abana, uwo muntu yari yarafunzwe ku buryo yamukatiye kuzira kurya abana. Nyine urumva ari kuvuga ibintu speculation nta bihamya, naho byaye bihamya wasanga hari yapfukamye kihana sinari impari. Noneho wenda mba no muri doctrine, uretse ko muri doctrine zaho nshumba ikintu mbabwira ndavuga ngo okay ni ngewe bitaza gufatana na M.Charlene. Ndavuga ngo kunywa inzoga ntago ndabikwitira kudakijijwe, gusa nta nshingano wahabwa izi nizi ukizinywa kuko bifatwa nko kubingwingire mu mwuka, kubera ko inda ye yamunaniye. Kuko oya mbyita ngo uri ingwingire mu mwuka, kuko yaravuze ngo umuntu ukwiye kumwepiskopi akwiye kuba atari umuntu ukunda ibisindisha, like nkuvuga ngo uburi umwana ubaragwingiye mu mwuka, nimba ukenera umunezero ukawushakira mu nzoga kandi mu mwuka wera tujyamo tukaboneramo umunezero wuzuye, uracyakeneye gutezwa intambwe. Ariko nge ntago mvuga ngo bagushyire hanze hari, reka ngaruke kuri iki ngiki kuko imvira neza ngewe mbere yo kujya muri abantu hari n'abajya mu byo gutenga ndi uri kuvuga iwacu mu gihugu cy'iwacu ntago ndi kuva mu cyaba ngabo batuyemo. Na mbere yo gutenga ngewe umuntu babandi bakunda gutenga ngo wenda reka dufate uwo ngo wasomyeho bakamenya ko yasomyeho, nabanje se nkafata umuntu wabyaye barindwi mbizi neza yuko ni posha ari ikibazo, kuko Paulo yaravuze ngo ndi kubwira ibyo mu gihugu cy'iwacu nahashobora guturuka ibyo mu gihugu cy'iwabo. Paulo yaravuze ngo umuntu udashobora gutunga bo mu rugo rwe ngo ni mubi hanyuma y'umupagani, abibwira Timoteyo. Bivuze iki? Yarabibonye kuri Timoteyo. Oya yamuhaga urugero, amuhaye inshingano amubwira ati nujye ubona umuntu, reka mwereke nk'urugero, nkubonye ku rusengero wikatisha kabiri gatatu utari umunyamuhamagaro, nta mavuta nta jambo, nkabona wikatisha buri uko mpageze nkagusanga naza nkagutenga mbere yo gutenga wa wundi batenga hahandi kubera iki? Nimba wigize ingarisi y'umuntu utagira icyo akora, none ukaba ufite urugo, ndaguhamagara nkwicaze muri ofisi nkubaze ngo uri umuhanuzi ufite amavuta we urebamo, cyangwa se uri umuvuga butumwa tugushakira gatutu tujye tukumenyera n'akamverope. Mu by'ukuri niki gituma usebye itorero wenda mu gihe waba udatunga bo mu rugo rwawe? Wakabaye ujya gukora ukabura amafaranga ko no gukora ntuyatahane, bibaho ugakora cyangwa ukajya ku ndege cyangwa se hano bita ku ndege ntuyabone. Ariko nari nshatse kuvuga iki kivuga ngo wagiye kureba Bardinga musengere kandi harimo abakize, ntago yagiraga ngo amaze gukomera Katolike musoma ngo waje mu iteraniro mu gitambo cya misa ntumbaze. We yagendaga ajya ngo bambwiye impano y'Imana imurimo, ariko nanone nimba aho nturutse tutanywa urampesha umugisha ujyanye n'impano ikurimo, ariko ushatse kunyigisha ibijyanye no kunywa navuga ngo aho ho ntumpeho sigara amahoro yawe. None haraza kuza akangaka niko nsorejeho muri icyo gikana ndi kuvuga, kuko nta kantu abantu batajya basobanukirwa neza. Hari abantu usanga afite doctrine eshanu yavangiye hamwe, donc ubwo afite cocktail ya doctrine, afite agace gato nk'aka ADPR, afite agace gato nk'aka Anglikani, afite agace gato nk'aka Zayoni, noneho yabihuriza hamwe
agahinduka uwo mutumishi wenda akagenda agatangiza ministry. Ikibazo nge nsigara nibaza ni Imana yaguhamagaye mu byumva kimwe ibyo bintu urimo ibigushyigikiyemo cyangwa mu birimo kumwe. Ahangaha nibitangira kuba ko mutabirimo neza, mutari kubigendanamo neza, aha ndatangira kubwira ngo rero umva ijwi ry'Imana icyo ari kubwira. Ubwo nari nshatse kuvuga iki, nkuvuga ngo nge nta munsi n'umwe nzahura n'umukozi w'Imana nkaho namurebeye mu mavuta muriho ngo ntangire kumurebera mu bintu bishobora kuba byashingira kuri doctrine cyase nuko twinterprete ijambo ry'Imana iwacu. Icyo gihe nyobewe yuko cyase nirengagije yuko dushobora gusanga tutari hamwe. Urakoze cyane. Nkuko ngenda nabasanze abantu baba mu idini imwe bakicara ku ntebe imwe bakarara mu buriri bumwe bajya guterana ahantu hamwe, ariko wajya kubareba abantu muri korari imwe, ariko wajya kureba ugasanga bafisa n'abafite imyizerere itandukanye nubwo bicaye ahantu hamwe. Nk'urugero umuntu usanga yicaye hahantu bahanura ariko akakubwira ngo nge nizerera mu ijambo, iyo haje ijambo nibwo njyamo. Ati naho bano bantu baza bavuga ngo zwi, ati bariya bantu ugasanga ntago abishyikira. Ariko suko wenda mu itorero ryabo bitahaba, sinuko hatari n'abandi babyubakikiyemo cyangwa se babikomereyemo cyangwa se byakomeje mu rugendo. Mu magambo makeya ugasanga tubirebye neza ntago ibintu byose babishyikira kimwe nubwo bicara ku ntebe imwe. Nge nkavuga ni rero umuntu wese, ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo icyo muri wowe wizera ukarenga ukakirengaho nicyo kikubera icyaha cyangwa se icyo wamenye. So reka nsa nuhini yaho ngaho ngo nge ndi mutabazi utanegura abantu, udafite ahabogamije. Ntago negura abantu shingiye ku byo ngewe niza cyangwa se iyerekwa mfite. Kuko nk'urugero nshatse kunegura nge nahera ku murongo nkazerundura n'uyu namushyiramo nawe nagushyiramo. Nge nago wakiramo ngewe imyizerere yanjye oya ntago nagushyiramo ntarije wazamo. Imyizerere yanjye kankoresha ijambo za politike byinshi kurenza ibyo nsanzwe mbona muri zomene. Urakoze cyane. So bituma kuba wenda nge mbyita ngo niyerekwa mfite rishyikira ibyo wenda abandi badafite. Gusa Imana niyo yampaye irishyikira ibyo shyikira, ihuyu nguyu ibishyikira ibyo shyikira. Mu by'ukuri twese twari dukwiye gukundana, twaba abavandimwe kandi tukakomezanya mu rugendo rwa no kwemerana. No kwemerana. Urakoze cyane. Turakwakiriye mama. Amakuru. Urakoze cyane, ni meza. Umeze neza. Okay, uko biri kose Abanyarwanda baravuze ngo umushyitsi akurisha imbuto, kandi ibyo yavuze kuko atari bibi, ndetse akaba yavuze ibimurimo, ndetse wenda harimo n'abantu benshi bishobora kugirira umumaro. Yego. N'iminota 20 ingahe twamuhaye ikaze ya burundu. Nukuri. Ndishimiye rero kuba ndi kumwe na Mutabazi. Na M.Charlene na Mutabazi twabakiriye muri M.Charlene Official TV. Mu by'ukuri Apotre agira afite ibintu byagutse. Yesi ndamenya n'ibitabo habiyejeje yandika kuko arandika cyane. Ni umuntu ufite ibintu byinshi kugeza ubu. Niyo mpamvu nkanjye mba namukurikiye ko ubwa mbere nicaranye nawe mu interview atandukanye. Tujya tugira n'amafoto meza cyane, sibyo papa? Hanyuma rero uramwakiriye, twamwakiriye muri M.Charlene Official TV. M.Charlene nawe kuri mu by'ukuri ati mavuta ye wamubonye, nawe yavuze ko akuzi, mwembi mugaragara kuri social media zitandukanye. Uri umubyeyi n'umubyeyi, uri umudamu n'umupapa. Ibi bintu bijyanye n'abantu bakunda kubona kuri social media mukavuga kandi mukavugisha inane na rimwe, nta bwoba nta n'isoni mwifitiye, ibintu byose kandi mukabivuga mwihagazeho. Bimeze gute wowe, ubyumva gute? Okay, ariko ngewe abantu barasetsa, nge mbona nta n'ibintu byatera umuntu ipfunwe. Ubusa nimba umuntu ari umujura akarara yiba, yagera imbere ya polisi bakamufunga bakamukatira, yavamo akongera akiba, ntibimutera isoni. Nimba umuntu ajya kuri izi kamera akagurukamwe akagashyiraho, kandi akagashyira hati nimero zanjye ngizi hariya, akavuga ibintu ntabasha kuvuga muri aka. Nkibi ushatse kuvuga iki? Nyine reka ndagize. Nabitobore. Hano turi mu kiganiro, ntabwo uravuga uziga cyangwa uvugire imigani. Hari abana batoya. Ijambo rito hari umuherutse gukurikiranwa cyane yavuga ati ngewe icyo nshyira ku isoko si icyaba mama wanyu. None se nk'iryo jambo ubwo ibindi byose bijyanye nuko yari yitwaye
kiri kumvikana. Hari Clarisse wavuze ngo ntiyandaritse baramwanjama bamutoga ngo wanye ibyumba oya bararahimbaga bakubwiye muri media abantu bari guhimbira abandi nubango nibyo turi kuzaho uwo wundi ndi kuvuga ibyo yari yakoze ni ikinyuranyo ni contraire y'ibyo utariyandaritse ni ibintu byita kwiyandarika akaba ari na fiyeri yabyo akavuga ati ngiwe ndiyandarika officially ariko biriya nta mategeko bigira bihana umuntu kwivugishwa ibintu nka biri mu muco amategeko aba muri buri gihugu cyose ku isi ariko buri gihugu kikagira uko uburyo kibitwara yitwa public indecency ari nayo bashaka gukoresha bakurikirana abantu bakobwa bajya mu bitaramo ugasanga yambaye ibintu bimugaragaza wese cyangwa se wambaye wisuka agenda nibyo bakoresha baguhana public indecency ni ukuvuga ngo gukora ibintu bitesha agaciro umunyarwanda mu ruhame bitesha agaciro umuco ufasha umugore wawe mfasha umugore wanjye tukajya muri rompuwe tugakora igikorwa cy'abashakanye kuri tegeko ryadufasha ni igikorwa cyo mbabwiza ukuri hari abantu batumva amagambo muri kuzimizamo ngiye mu ntoboro cyo guhana amahoro ya Kristo nyine urabyumva igikorwa bitaguhindukira cy'abashakanye gusa nk'utamera ko ari umudutkoma ariko byumva none se nkoyemereye no guhindukiza umuntu batoye yeremereye guhindukiza ubuntu wongeye kumubwira namubwira happiness kuko nibyo byabo nibyo babonye vuba ariko happiness ujyanye n'umudamu wawe rwose na certificate de mariage ukayigendana none warangiza ugatya muri rompu ugakora cya gikorwa na certificate de mariage ukayishyira hejuru umuntu ajya kuvugisha uti please read here soma hano baguhanisha iryo tegeko iyi rompu iyo ari yose ubwo ni ahantu hagerwa n'abenshi ku rompu nzinini batapfa kukubona bose ndayizi bivuze iki bivuze ngo kwiyandarika mu ruhame ni nk'uko wenda umuntu yaje akambara ubusa kuri kamera kwambara ubusundura byemerewe n'amategeko mu cyumba cyawe n'ahandi ariko nibigera mu ruhame bihinduka public indecency so rero nimba umuntu aza akajya kuri kamera akanarirengaho mu gihe turakora ubuvugizi ngahanwe akiyandarikira kuri kamera agatanga na nimero ahubwo abantu wenda bakanamutelefona bagahagurukira mu masharirene wavuze iki na kiriya kandi cyo gucyamuha abantu no kubinjiza mu byanditswe byera uvuze amasharirene utivuze nge Mutabazi nge mbara yuko nta wumvugaho none se baramvugaho ntabwo bajya bakuvuga wowe yuko uvuga abandi nuko nawe bari ukuntu ariko wowe uri public uri umuntu uvuga muri media none watangira kuvuga ndi muri topic ivuga ngo ni gute Mutabazi avuga abandi bakurira ku byo yavuze batavuze ibyabo ni ukubera yuko nge mbafite amavuta bo bafite amamesa hafi aho amamesa y'amavuta barimo bihangishwaho silver pura badukurikiye bumve ko amamesa ni amavuta y'ingazi amavuta y'ubunyobwa haba amavuta y'ibigori iyo tugeze ku mavuta y'uwasizwe ntago amamesa akora ari amavuta amamesa uzi kuntu ateka isombe neza cyangwa ntabyo uzi uri kuyibasira reba iyo Samweli amanukana mu gikondoreri ayihembe n'ayamamesa akagira nka Samweli nka Sawuli yamuca akamukotorera ku mamesa akavuga ati wakirayiwe komeza utogoteraho akajya ahandi akamena ndavuga amavuta nkavuga n'andi mavuta icyo gihe ni nka kwa kundi bavuga abanyabwenge ni nka bandi kwa kundi abanyabwenge bavuga ngo ariko uzi gusanga umuntu mu rugo wagutekeye ibiryo wamara kubirya ukongera ukanarya iyo bavuze gutya ubwenge ni nyine ni ukuvuga ngo ni ukurya ibiryo warangiza ashaka ukanarya kurya ya mbere n'iya kabiri ntabwo ari zimwe bishatse kuvuga iki nyine se ntubyumvishe n'ibyo ngiye se mbyumva gute icyo gihe rero nari nshatse kuvuga ngo hari amavuta akaba n'amavuta urakoze cyane icyo rero nshatse kubwira ni iki ngiki ngewe ukuntu nitekereza ni nk'uko ibintu Putin yakoze mu Rusiya nabikozeho ibiganiro ndarebwa ndongera nkora ibiganiro ndarebwa nanjye nabikubajijeho ndakora ndavuga nanjye nawe nabikojeho nka kabiri ariko mbarira nkubwire hari icyo birebaho Putin hari nicyo bimufata hose bimubwiye iki ahubwo nta n'ubyazi uretse ibyuzi nabona nkazishyuza nta n'ibyuzi nko kuvuga nta n'ibyazi nanjye Mutabazi iyo mvuze na wa wundi nawe akaza kubivugaho nyine nabaye Putin yabaye Mutabazi uri kumuvuga kuri Putin ibyo arabyemererwa none se ubundi avuga iki reka nkubaze nyine ntago yaza ngo aterura ikiganiro gishingiye nko mu mashani n'impamvu mwemera aterura ijambo rishingiye kuri ubwe kwiyerekwa yagize ati nta gahinda k'agasirimu nanjye nkazashiduka naje hano ntangira kumwemera ngo ntagenda k'agasirimu ati iryo ninjye warizanye nimumbabarire reka mbaye turo
ariko nabyemeye niwe warizanye hari n'ibindi ubwo rero urumva nimba umuntu adashobora kuzamura ihishurirwa rye ku giti cye yes cyangwa ijambo rye ngo azamure ijambo rye ku giti cye rimuvuyemo mu bwenge bwe ashobora gushiduka asigaye. Hari ukuntu njya mbona ku macano kubera ko najyaga njya kuri menshi ukabona abantu baricaye barabanza barabigambanira ngo muri no minsi ngo ngo gitwaseretse kuvuga ngo ibyo kuvuga ko abasiramu bazajya mu ijuru ngo nuza ngo mutabazi ngaretse kuvuga kuri ngo ninde ngumva ko twakubitira mu mavi oya already ntago ari kuvuga ngo wenda naryo hishuri gufite ryo kuvuga ngo ibisinemeranya nabyo ni ukuvuga ngo baraje baricara kubw'impamvu za views. Ninde muntu wagize amavuta akajya n'umuhamagaro akajya amotivwa agenzwa na views. Nge nawe n'umubishop ibi byo reka kubivuga kubera ko byaba ari ugutera ikirenge mu cy'abajya babikora kuko ibyo ajya akora bitari byiza. Imana imubabarire reka ibyo tube tubiretse. Nta mukozi w'Imana uvuga ikibi cya mugenzi we umukozi w'Imana. Noneho Duhuje ayitanguranwa aransuhuza yarazi ko wenda nabirebye yamvuze kuko nkabije nareba title sinjya mbifungura. Arangije arambwira ngo aposo ngo twaraburanye ngo urabizi inshuti yanjye ngo harige ngo mana gukubite mavi ngo ariko urabizi ngo nakazi kajyana n'iki na views. Nkibaza nese amavuta umuhamagaro birahurira na views. Abakubona ari uri kwiyesura ushyiramo na za vekire meniance bagira ngo uri mu mavuta kumburi mu mamesa kuko nimba ubwira ko uri mu kazi ko gushaka views wakabaye umbwira uti nje buriya navuze bira ko ni kumwuka yanyemezaga nimba uri umuntu w'Imana. So mu by'ukuri rero navuga ngo wenda mvuze hano hirya kugira ngo ngere mveho kubera yuko ngewe Imana impamagara ikavugana nanjye nta wundi tumye yambwiye ko ari gukora muri 4e dimension nyibaza ibyari byo irambwira ngo nugute urwego rwa 4 shinge ku mitekerereze rwo gukorera Imana. Ndayibaza ngo ni ibiki byari mwiyerekwa. Irambwira iti iya mbere ni umuntu ubwiriza ariko ubuzima bwe bukarangira mu kubwiriza. Kabiri ni umuntu ushobora kubwiriza ikindi gihe akaza akigisha. Buriya kwigisha no gukura birajyana byose kandi akabikora neza. Wamubona yigisha ukagira ngo ni intama y'Imana yigisha nyine ubutatu butagatifu n'ibindi. Wamubona noneho ari kubwiriza satura ukabona n'abarozi bari kurekura ibirozi byabo baza kwakira agakiza. Noneho irambwira ngo ni ya kabiri. Irambwira ngo ariko umbwirire kanaka ni umukozi w'Imana we yari inshuti yanjye kazakora mu ya gatatu wowe uzakorera mu ya kane kuko iya gatatu n'iya kane nizo zagura ubwami bw'Imana cyane. Ndayaza ngo bisobanuye iki. Irambwira ngo iya gatatu ni umuntu ubwiriza ko Yesu akiza indwara akagira n'abasengera bagakira. Iya mbere n'iya kabiri arabikwigisha arabikubwiriza umubini wasengera igicurane. Donc iya gatatu ni umuntu wabwiriza wakigisha ariko akaba yanakerekwa yahanura yasobanura inzozi yasenga na daimoni yasengera uburwayi bukigirayo. Nwango dimension ya gatatu yambwije ijambo rikomera ambwira ngo iyo hinjiye umuntu warozwe asoka yakize. Mu gihe ya mbere n'iya kabiri ni ukubikubwiriza ko Yesu yakica amarozi ariko ukazategeza ko uyu muntu yakwicira amarozi ugaheba. Irambwira urundi rugero nahawe muri iryo yerekwa rya uwo mugabo umuntu navuga nawe ryajwe ry'umugabo arambwira ngo kandi iyo hinjiye umuntu wasaze ngo nta mucika. Nko kuvuga ngo umuntu ashobora kuza ari umusazi mu iteraniro ririmo umuntu urwego rwa gatatu yarangije kubwiriza se yarangije kwigisha se akaba yamusengera wa muntu ibisazi bigashira akaba muzima. Ariko irambwira ngo ikikugiriye kane nuko ibyo bintu byose byiyambiriye ya kabiri ya gatatu ugomba kubigira. Niyo mpamvu abantu kuvuga ngo iyo tubona ukuntu ukoresha filozofi cyane n'ibintu byinshi cyane n'amapolitike na filozofi na psychology ngo tuba twumva utakemera ibintu by'umwuka n'impano z'Imana base bakabona ubivanga babumva ko kimwe nakireka ikindi nkagifata. Noneho ariko irambwira ngo yakane ibyo bitatu rabigira ariko ukagira n'ikintu bita ubwenge ku buryo nabiyita abanyabwenge bisi bagutinya mu bwenge. Wenda n'abantu batazi ibyo abantu banziza muri iyi minsi nukuntu umuntu yicara akareba intebe yicayeho na miliyoni ahembwa akabona ari umuntu umurusha hariya igihorihori atazi ko nabikuye ku karago ministeri karago nkaho yaje nkamwerekaho nabikuye ngavome akabazi k'abantu ngo bajya kanyarira abantu bazezengeye. Buriya hemewe na leta no kwicomekayo tukaziniwa ibintu bikagenda neza. None abantu bakumva ko utavuga politike ngo ubweje politike nguze no kuziniwa ya at the same time. So ibi rero nembivugiye iki nje byanyemeje
icyo gihe Imana yahise imbwira ngo ushobora kubwiriza abantu bamwe batanemera Yesu ubwiriza bakagukurikira bakaba abantu bawe bahoraho kandi still batemera Yesu. Ngira abantu benshi b'abasilamu bambwiye ati mu bantu bavuga tugakurikira ibiganiro byawe byose kandi ubwo hamwe mukiramo biriya muri convention najyaga ngira ibiganiro abantu b'abasilamu bakaza kandi barishuraga kwinjira ko ngiye warishuraga kwinjira hari karita ya membership narangiza nkavuga ubwenge nkahereza n'umuhanuzi agahanura ko sinye nivanga mu mirimo y'abahanuzi noneho hakaba n'umusilamu uhora yishyura agahoraza amaze umwaka aza arambwira ngo uziko ngende umusilamu ninarimbiza ariko uzabone nkwatuze Yesu sinyanya zikimene icyatumye unkurikira n'uyikurikire shehe umunsi umwe tuzahura umbaza amazi ngo utegeshe ngujyane Nyabugogo kubera yuko uzaba nawe waranduhije. Imana icyo Imana irambwira ngo abantu bitwa kari abo mu mwuka cyane mu by'umwuka cyane bamwe ntibazakwemera ahubwo batajya bajya gusenga cyangwa se batabibarizwamo cyane nibo muzakorana cyane. Imbwira ibigiciro irambwira ngo abakire cyane abize cyane abasirikare bakomeye nta rundi rugero nibagiye mora n'abacuruzi bakora ubucuruzi bwagutse cyane bazaba benshi mu bazakurikira utavuze abanyamakuru babakwakira. Umuntu yambaye bodaboda zidasa ngo Mutabazi ngo ibyo yavuze ngo sinemeranya nabyo none se ko amabwiriza nahawe y'akazi atarahari ntago yamushyiragamo. Paulo yahawe amabwiriza y'akazi avuga ngo jya mu banyamahanga noneho kubera icyaka yagiraga bene wabo akabamanutse mu Bayahudi bakamukubita nk'izasagutse kuri Yesu cyangwa se nk'izakabwana agasigaza aho umwuka mukeya akabarirutse yagera ku banyamahanga akabona bo baramwakirira hejuru cyangwa baramusamirana yombi. Na Petero nawe yakinisha kujya mu banyamahanga bakamudiha ngo baza guhuza ibiganza ngo bakoresha ubwenge nta nubwo ari umwuka bababwiye ngo babona yuko Paulo yahamagariwe abanyamahanga naho Kefa akaba yarahamagariwe abagiriye. Ubu uyu muntu ashobora kuba yarahamagariwe abakebwe Mutabazi yarahamagariwe abatarakebwe. Ikibazo kikaba yuko nshaka ko avuga nk'ibyo nanjye mvuga kandi abo twahamagariwe si bamwe nawe agashaka ko mvuga nk'ibyo avuga kandi abo twahamagariwe si bamwe. Uwo niwo mu Rwanda uri kubona hano kuntu uzakora. Urakoze cyane arakoze M.Charlene. Ikiganiro abantu kirimo ubuhanga bukomeye M.Charlene wamwumvise M.Charlene ni ukuvuga ngo ibintu byose wagiye ugaragara kuri social media n'uyu ni mpamvu twabahuje ukavuga ukwanza bira byose wagiye uvuga bikakuviramo nk'intambara zituruka ku ruhande ku bantu bashaka ko wavuga ibyo bashaka cyangwa ko wavuze ibyo badashaka ubyakira ute kandi ubihuze nuko twaguhuje na Mutabazi. Yego rero uburyo mbyakiramo Mutabazi ni nkaho yabisobanuyemo cyane rwose Imana imuha umugisha nk'ibi ngibi noneho arangirije mukuri. Njya mbwira abantu ngo umuntu natanakora neza ntibikakubabaze kuko adahinga mu kwawe ngo aragusibira nta nubwo acuruza muri butike yawe ngo araguhombya. Kuvuga ngo abapasti ngo runaka ngo akora nabi umurimo akora se niwe wamwangaje n'umuha akazi. Nimba umuntu akora nabi nawe ureke kumuhemba ndumva atari bugukosome. Mureke mbanze mpere hano hari umuntu wigeze ambwira icyo gihe nabaga ku rusengero nkakunda rero imirimo yo ku rusengero gukoropa muri toilette guhanagura amadirishya ibintu by'isuku umva ndabikunze no gutekera abashyitsi no kubakira ni ibintu nkunda cyane. Hanyuma umuntu araza arampugura arambwa ngo ariko ngo mbona uvunika ngo wirirwa ukata kandi koko narakataga naryama kubyuka bikananira nkakata kuva mu gitondo nahageraga saa 2 zibura kugira ngo sengere n'iteraniro ngo wirirwa ukata ngo kuva mu gitondo nkubona tangije ndamubwira nti se uri ubutaka ngendaho ngo ndakubabaza cyangwa hari essence usukamo ngo ndagukosoma. Urumva namushubije nk'umunyamatiku kubera yuko yaranzanyeho iki yaranzanyeho amatiku. Hari ibintu bitareba abantu imihamagaro y'abantu naho wavuga ngo ntiyahamagawe naho wavuga ngo uriya murimo ntumukwiriye naho wavuga ngo ntago bimubereye. Imana iyo ijya guhamagara ntago igiteranya nyobozi zo ku midugudu aho duteranira nta na nyobozi impuzamadini ijya yicaza ngo ivuge iti nimuze mbateranye ngiye kwihamagarira umuntu. Ibintu Imana ishingiraho hari igihe ibyo wangira umuntu ari by'imukundira. Ni nayo mpamvu umuntu ahamagarwa abantu bakamurwanya mu minsi iri imbere bagatangira kugira ipfunwe
kuko bamaze kubona ko Imana yabisobanuye ari muri 4e dimension. Yes. Burya yahamagawe rwa rwego rwo hejuru. niyo mpamvu rero tujye twubahana wubahire ntuza nubwo uvuga ngo harimo ubucucu bwinshi ngiye mbona yiyemera cyane undi mbese abantu bafite ibintu byinshi bagakizwa n'ababwiriza biyemera Okay. uri kumva Ego. ko naritegereje umubaji w'imitima ntiyayiringanije nk'uko tubwiriza abantu batandukanye ni nako tubwirizwa n'abantu batandukanye. Hari umuntu ukunda kubwirizwa n'umuntu ushyiramo ibyongereza byinshi. Imana iti nubwo wize tu ndakubikisha diploma gahe gato uze nguha umuhamagaro. Hari umuntu ubwirizwa n'umuntu w'indushyi wahombanye indushyi nyene zawo akavuga sha agatega amatwi kuko yabwirijwe n'indushyi. Niyo mpamvu hari nabi Imana yaruhije batari kuruha kugira ngo nabo babantu babiyumvemo. Hari umuntu ubwirizwa n'umugore abwatisha nk'ubu ntubona ko ndi umugore w'ibana. Hari abagore b'ibana bambona bati sawa mama sha uri ku rugamba nk'urwanjye ubwo abafite abagabo bumva ko hari uko nari kubigenza wa mugore akishima ndetse akaba yavuga ati mama Charlene ijambo rye ndarikurikira ko yabashije kwibana akumva n'ubuhamya. Muri make inzego zose burya niyo mpamvu mu bantu Imana yahamagaye harimo abize n'abatarize n'abatazi kwiyandika izina n'abize make kuko ibyo byiciro byose mu bo tuzabwiriza bagize gute barahari. Bagukrititse ku magambo bo wavuze ku buhamya kurakose wabwirije ubyakira gute ugeze ku ruhe rwego rwo kuba wabana nabyo cyangwa wabana nabo uko hari abo umenya n'abutamenya ubwo kandi bibereye kuri social media. Yego. Urwego ngezeho ni urwego rushimishije ari imbere y'Imana uko imbona nuko nanjye mba numva mpagaze n'ibintu mba ndi kubona kubera ko mbere yuko abantu bambona hano hari ahandi nabanje kugira gute kugaragara kandi usibye ko naje ku rwego rw'isi ariho bari kundwanyiriza narwanyijwe mu rwego rw'umudugudu si ubanza njya mu rwego rw'akagari ndwanyizwa ku rwego rw'umurenge mba ngeze ku rw'akarere none ubundi kurwanya ku rwego rw'igihugu. Urumva ndi kugenda metrize kuko ahantu hose bandwanyirije nagendaga ndepasa kandi aho hambere bahereye bandwanya nabonye Imana impa promotion nagerahe ikaba impaye indi ubu noneho urwego ndimo iraje impi yindi. Ibi rero bintera gukomera iyo baza kumpagurukira bikansubiza inyuma ubu tuvugana mba naracecetse ariko kumpagurukira bimpa promotion bikangeza ahandi hantu ntago njya mbifata rero nk'ibintu bimbabaza naho nababara n'amasegonda n'iminota. Ikindi cyanteye gukomera bya burundu nakomejwe n'umugabo njya nita Afande Jesus. Afande Jesus nuwahe? Ni Yesu nyine nawe yego we naringize ngo hari undi witwa njya mwita Afande Yesu. Mureke babwire nimba hari umugabo wampumurije nyihamagarwa kuko nge najyaga mbwiriza bakanyambura mikoro najyaga mvuga ngo Imana yantumye bagahita bakubitira aho ngaho nicaye ku ruhimbi ibyo yantumye ibyo bintu mbibamo kandi nejo kuko nkongera nkagenda nitegereje ukuntu Yesu yazutse barangije baravuga ngo nabigishwa bamwibye batanga amafaranga ngo bagende bavuge ko arabigishwa bamwibye kandi abari baharinze bifitiye amakuru barangije barabikwiragiza ariko ntibyigeze bifata na n'ubu n'umwami turamwibuka abatamwemera n'abamwemera. Noneho ntekereza ikindi kintu Yesu ajya kuvuka yavutse mu buryo butigeze bubaho kuva isi yatangira nta nubwo buzabaho yavutse mu buryo butari ubw'umushake bw'umugore n'umugabo yarinda y'umwuka wera ariko ndeba ukuntu bavuze ngo ni mwene Yosefu yavuga ko afite ubumana bakamusabira mu kirere yavuga ngo ni umwami bakenda kumumira ndavuga inti koko naho twebwe twari amabuye ibyo twizera tubyizerera muri Bibiliya tureba nani muri Bibiliya no mu mwuka ariko bo barabyirebeye uburyo Mariya yatwite Yesu n'uburyo yavutsemo bararenga baramupinga azura abapfuye ngewe nta na gripe nahita nsengera yawe ngo ukire nonaha birashoboka Yesu ahumura impumyi ngewe birashoboka ko urwaye n'umutwe nta nagusengera
ngo uhitukira ndeba ukuntu bamutesheje agaciro ari umwami w'abami ndavuga ni nkanjye mama Charlene wenda ushobora no kumpora yuko wambajije nkagusubiza nabi iyo ngiye ikaba dosiye ariko Yesu yari ifura nta cyasha afite na n'ubu ngo abisiraheli baracyategereje Mesiya njyewe ndi nkande hanyuma rero uri nkande Apotre mbere Apotre atafata uryo uravuga kuri social media mubona byagiye bikururwa n'iki kuba mwaragiye muvuga amagambo ari namwe muyateruye mwivuga butumwa Apotre ndaza kumugarukaho ko aterura topic ze uko aterura insanganyamatsiko ze okay mu kinyarwanda ndabisimuye uko aterura English atse gufata muri politike zitandukanye n'iz'ubukungu ajyamo n'iz'ubuhinzi n'ubworozi ajyamo abantu bagenda wavuga wabwiriza batanga ubuhamya uko Imana guhamagaye muri za dimension Apotre atubwiraga urweguriho mubona bituruka muri abantu hanze hagara abantu babi bahorana amashyari bahorana kujugumwa kuvuga utuntu badashaka bo nibitekereza ibyabo bakumva bagenda kubyo umuntu yivugiye cyangwa se yabwirije cyangwa ari umuhamagaro we ese mubona ebo biturukaho ese mubona bituruka kuri abanyamakuru baha platform cyangwa baha ijambo ngo babugire ku bitangazamakuru byabo umuntu bituruka hehe mama Charlene mbere ko mpa Apotre umwanya ahantu nabonye hambere bituruka ku ishyari yego kuko nimba umuntu avuga ngo hari abantu najyaga mbona wenda umuntu akajya kuri kamera ngo runaka ngo yaramamaye ntago ari Imana yamwamamaje byagenze gutya na gutya ariko nkahita nibaza ngo umuntu aramutse atamamajwe n'Imana afite n'ibindi byamwamamaza aho umuntu yakamamarira hose muri make nta kibazo kandi wareba noneho imbaraga arimo gushyiramo gasanga kwamamara nawe nibyo agize gute nibyo ashaka ikintu cya mbere nabonye ni ishyari atari ishyari ntago nakarakajwe n'ibyo Mutabazi avuga Mutabazi ibintu avuga ntago biri bunyirukane mu kazi aho nkora Mutabazi ibintu yavuze ntago biri bujyana abana banjye mu bitaro ibintu Mutabazi yavuze ntago ndi bubisange mu masorori nateguye ngo mbirye ibintu yavuze ntago biri bumpindure nimba ari n'ibintu bibi niwe biri bwangize ku giti cye ibyo bindaza ijoro mpamagara abo muri Amerika n'abo muri Canada n'abo mu ntara nshyiremo ntuzanishira mega nguriremo izindi mpinduka umusazi icyambere ni ishyari ryuzuye imitima y'abantu ikindi cya kabiri ni abanyamakuru aba banyamakuru mu kuri pe nta rwango bagira iyinda mubona iyinda n'amafaranga iyinda n'iyibitera bitera ibiki impamvu ibitera n'amafaranga barimo barashaka sibyo abake aba banyamakuru nyine muratubeshyera nimba utabikora ni abanyamakuru ntabwo ari bose ariko bariyizi iyo tuvuze gutya bahita bibikurura bakimenya nimba abona yuko kuza kuvuga kuri runaka ego uzarebe n'abavuga abandi bo ntago nk'ubu ngewe hari abantu nabwiye ngo nge sintwika kuko ngewe ubwanjye ndatwika sinarinda njya gutwika hari umuntu rero uza nta n'umuntu uri bumurebe bari butange na views zingahe ebyiri noneho bakavuga bati reka tumuragire arishe reka tumutegeke kuvuga runaka kugira ngo runaka nibura hazeho ka tamunerike na ka titreke nibwo turi burye urumva bamugize igishoro mu nyungu zabo bamuvugishije amateshwa n'amangambure kugira ngo haboneke ya titri nimwumva ibya mama Charlene kandi byavuzwe n'undi ishusho ya mama Charlene na titire yiwe irinjiza $2 dukeya biriya byo singi mbifata nk'ubugome ahubwo nine nayinda na macho yinda ni nayo mpamvu nabwiye abantu ngo nimba wandika titire yanjye abana bakarya ukandika thumbnail y'ifoto yanjye ukabaho izina ryanjye n'iry'umugisha mama Charlene yubahwe abantu bakomeze birire ikibi nuko nabateza inyatsi yego arakoze cyane ukomeje kurebera bagira amashyari abanyamakuru batunza gato cyane batanga uwo mwanya bakakira abantu baje kuba bajya kuvuguruza abandi ariko ubundi no mu mwuga ntabwo byemewe niba utangaje ikintu tuvuye kuri Charlene Official TV bakajya kukivugururiza hara hirya bakaza undi mu kivugururiza hara hirya uzi ko no mu mwuga w'itangazamakuru bitemewe
ntabwo bibaho. Papa Apotre turi kumwe nawe turagenda dusatira n'umusozo muri za 4e dimension. Mama Charlene nakomeje kumubaza nawe twakubaje kandi byinshi bamaze no kubisobanura. Ni gute uzamura amagambo wavuga ku muntu runaka, wavuga ku gitekerezo cyawe, wavuga gutya ari kuntu ugera gutyo kandikira umuyobozi runaka umuha igitekerezo, umugira n'inama uko ubitekereza nk'umunyarwanda wese, ugasanga abandi ku ruhande bagiye gushaka kukuvugururiza mu bindi bitangazamakuru bitewe ubona biterwa n'iki? Reka mbivuge muri ubu buryo. Nabigereranya n'umuntu wize kontabilite akajya gukosora uwize kubaga ubwonko kandi akamukosorera mu byitwa kubaga ubwonko. Shatse kuvuga iki? Imana imbwira 4e dimension narayisobanuje kuko numvaga ntabyumva. Ubwenge numva ntari kubikurura. Irambwira ngo uburi political and economical influencer nkuko nyavuze ntacyo mpindiye ko nayafashe mu mutwe. Numva ndacanganyikiwe. Twatuvuga abatumishi political and economical influencer ayo magambo ndikumva ariko ntajya pfana n'umutumishi. Noneho impingero. Irambwira ngo reba Yosefu. Ugenda akabwira umwami ngo ibyo mwejeje mugabanye mu 5 nimurangiza mubibike mubihunike. Urumva nimba ari babwiye ngo bahunike imyaka 7 agomba no kubabwira technique de stockage izatuma ibintu imara imyaka 7 bitaboze. Ntago ari uyu mwaka turimo nicyo gihe cy'iyo myaka. Arangiza kandi bagatavuga ati niwe ugomba no kubiyobora. Uramutse udafite iyo 4e dimension nka Yosefu cyangwa se Mutabazi, ukibwira umwami ngo nkwe yahita avuga ati umva umutwe wawe ukureho. Yaramaze imisa nakujeho umutwe w'imitsima. Irambwira ngo urundi rugero ndaguhanurwa Elisa wabwiraga umwami ngo baratera baciye aha. Kandi koko bahashyira abasirikare bagatsinda urugamba. Ikindi gihe aza gufata uwo Elisa aza gufata Rusesabagina muzana i Kigali. Oya buretse gatoya Blinken na Menendez batandakarira. Afata abantu bari baje kumufata ngabura bahumisha bashiduka bari ibwami. Ubihuje gute koko amazina zanyemo? Urumva ni 4e dimension. Bashiduka bari ibwami. Ariko umuntu uri muri dimension ya mbere nk'urugero abonye nge nizaniye uwo muntu i Kigali yavuga ati Mutabazi kuvuye mu mavuta ukaburimo wivanga n'ibya politike nk'uwo muntu muzanye ute? Kuko ari umuntu w'Imana wivanze ute n'izo dossier. Ariko nkibuka ko byatangiranye na Elisa ababwira ati baracahaduyi. Icyo gihe Imana yambwira ngo n'umuntu abayobozi b'igihugu bamuteza amatwi ikibazo cya geopolitique kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda cyangwa se kiri hagati y'u Rwanda na Uganda gishobora gukemuka juste ko bamuteza amatwi. Cyangwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi dimension y'umwuka ishobora gutuma yerekwa zevekire meniance kwa kundi bajya babijyamo. Hari umuntu nakunze ajya akunda Yesu yakunda kumwita ngo ni meniance. We nyine ntibyaba ati meniance ni wabinyibwiriye. Ubwo gahe tumenya icyo ari gushaka kuvuga. Noneho ariko akanagira icyo kintu cyo gukoresha ubwenge bw'icyakorwa biturutse mu gutekereza kandi cyakorwa kigatanga umusaruro. None kankubaza turetse kubeshya. Yego. Hari abarokore bazi donc dimension batuyemo ibemeza ko umurokore nta cyapfana na politiki. Ashobora gusengera umuhanda kandi hari ikintu cyantangaje. Umuhanda wose niyo wawusengera uca muri Minefura. Niyo waba usenga nka Elia nta muhanda uzaza ngo Paulo yabivuze neza avuga ngo umutware ntatware inkota ubusa ngo n'umukozi w'Imana, president n'umukozi w'Imana, ministre w'intebe n'umukozi w'Imana, deputy n'umukozi w'Imana. Baba bakora neza cyangwa bakora nabi natwe ko gatutarije dukora nabi. Ariko reka tubanze twemeze ikintu kimwe, les politiciens n'abakozi w'Imana niko Paulo yavuze ngo n'umukozi w'Imana uguhesha ibyiza cyangwa se washyiriweho kuguhesha ibyiza. Kuko nimba ari umuhanda mwasengeye ivumbi ribageze mu gakanu igiterane mutabona uko mujyana imodoka ngo zijyane ibyuma, ni ukuvuga ngo muri Minefura hari umuntu izacamo yumve bimujemo kohereza umuhanda quelque part hariya. Noneho nawe uzawuce mugiye gukora ivuga butumwa uri muhimbaza Imana. Noneho biraza kuntangaza uburyo ushaka kugira ngo ari wowe ubwawe n'abana bawe muhore muri mu kirere cya turica dayimoni, ariko hakaba harimo wenda umwe kuko yabitorewe ko ntago tujyahamagarwa nkuko abarewi buri wese umuhamagaro ni gatozi. Kera wasanga umuryango mwese mwarahamagara ibintu bimwe n'undi muryango urahamagariwe bimwe, ariko uyu munsi hamagara murumuna wawe mukuru wawe wapi ikaguha amavuta mukuru wawe ntayo yamuhaye. None nkavuga ngo twari dukwiye kugira uyu nguyu usenga kica dayimoni, ariko tukanagira wasenga hamagara umuhanda wa kaburimbo hano Imana ikavuga ngo kuko bisengeye ndabikoze byirihuse. Ariko tukanagira undi uri gukora muri Minefura
nawe izacamo kugira ngo iyo etide y'uwo muhanda awucisha. So mu by'ukuri hari ikindi kintu nabwira abantu, sinakivuga ariko nicanye n'amasharirene ndagihinahina kwa kundi nahishaga ibintu mu bindi. Wese ni gute wavugira kuri mama Sharlene official ukazana ijambo rijya gusa na onapo kandi urahagana, ariko reka ndijyane muri ubu buryo. Hari ijambo rivuga ngo be fruitful, multiply, replenish the after, do it and have dominion, n'amagambo 5. Itangiro 2:28 ngo ibahe umugisha bagira ngo mubyare mwororoke mwuzure isi mwimenyereze irimo kandi muyitegeke. Ari amagambo nimba ari amagambo yemeza umuntu w'Imana kutarengera mu bintu bijyanye no kwitwa gutera inda. Ririya jambo niryo ririmo. Uburyo rero abantu barikoresha ntago muze mu Sharlene arasobanutse, kandi we yifite 5 nanjye afite 4. Kandi mama Sharlene ku bukire mfite nkubye 2 wenda cya 3. Naketse ntago ari impano, ntago neretswe, naketse. Nimuzamwishingirira ababwiriza azabanza bigishe gukorera amafaranga nk'uko yayinjiza, afite na cano umwe ntaye cano mufite, yabaga ko zinzi $1 urumva ko n'amadolari aza n'igikundiro Imana yakimuhaye aratwika we ngarakongora. None rero hakari umuntu usanga nukura afite 9 my friend adashobora kubona mituweli seriously. Havuga ni rero ntekereza ko Imana yakamufashije, kuko iri jambo ravuga ngo mubyare mwororoke, ariko igifite agaciro ni kugira ngo mutegeke ibiri mwisi. Iri jambo none nshaka kujyanisha nanze kwamfonsa aho hantu, kuko nimba ari ibintu ntavuga negere mama Sharlene ni kintu ni sije bita divorce, ni sije bita onapo, aho hantu ndahirinda nkazavuga ndihirye. Wavuga sije yihe se fiançaye? Fiançaye twayihuriraho wenda n'ibintu nk'ibyo. Nayihuriraho. Uko ngiye bigeze kuri divorce ncaga agakone ku ijambo rivuga ngo Imana yaduha ngo twahamagawe n'Imana y'amahoro, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ahangana nshaka kuvuga ikintu kivuga ngo ririya jambo rivuga ngo have dominion. Iyo tugiye mu cyongereza ravuga ngo have dominion over the earth. Mbasobanurire. Have dominion ni ijambo riba mu gihe burayo ryitwa rada, riba ryabanjijwe n'ijambo rivuga ngo mwimenyereze birimo, ariko wajya mu cyongereza akoresha ijambo rivuga ngo subdue it. Ariko mu gihe baraye bakoresha kabashi. Kabashi ni ijambo rivuga ngo kurusha ibiro, to outweight, kugira ibiro biruta iby'ikindi kintu. Nuwanga Imana yari ihaye umugisha cyangwa se ihaye itegeko, bino bita ngo guhabwa inshingano nkuru, great commission. Wenda ngo yavuze ngo mugende mu isi yose abarimo bose gutya na gutya. Nuwa ngo ni inshingano nkuru buri mu Kristo wese abahabwa. Dufite inshingano yo kubyara, kororoka, kuzura isi no kuyirusha ibiro. Nimba rero kibura 500 y'ubugari ntago nawe ubwawe urayirusha ibiro, kuko umwana agomba kuzana nuko kugufasha kuyirusha ibiro. Urugero, waba ministry, waba docteur uhembwa ngahe, umuntu wese witwa job seeker, umuntu usaba akazi akagahabwa akagakora, ntiyarakwiye kubyara abana barenze 2. Yarakwiye nimba azabisaba Imana cyaka bigira gute. Njewe ndeka ndi gukorera mu bwenge, ntago mvuze ngo numvishijwe oya ijwi muri shakira. Kubera iki bivuga gutyo? Kubera ko nta kazi ari kurema mu isi, wenda kamfata ibya Kenya nibyo bari kwiyamamaza hari ya Ruto, ariwe nifuzaga ko yagatsinze, ariko ngo Dinga gashobora kumugaragura. Ruto ari kuvuga ngo hari abantu 5 miliyoni bagomba gushakirwa akazi. None izi 5 miliyoni nimba umuntu yicaye mu ntebe yikaraga yarashatse akazi, nta nakandi kazi gashya ari kurema, ni byiza nabyare 2 we n'umugore we nyine ubwo ngubwo bazapfa basimburwe n'abana babo, kuko nta kintu bigeze bashobora kijyanye no kuremerera isi ngo bayirusha ibiro. Ahubwo yo ni nkahi barusha ibiro. Pastor amanyene buretse akakantu nkumvikanishe neza. Ahubwo nitugera kwisanajara kuki nkoresheje iri zina ntago nigiye kuribwa nabi, kuko afite uruganda ashaka ko afitemo direction, icyo twita directeur dans une compagnie, aba directeur 8 ashatse abyara 8. Buriya umuntu wese yarakwiye kubyara abana bangana n'umubare wa directeur akeneye muri societe yabyaje ubwonko bwe. Iri jambo niryumvikana ntawe mbuje kubyara 20, as long as wakora societe ifite departement 20 ishinge mu Sharlene afite channel, umwana umwe arakamera undi editing, uraho ngaho urasamye gusa. Urakoze cyane. Arakoze nimvugira muri icyo kirere. Unakabya usama abizana avuga ati turi muri cya cyumba ko hari umuntu wavuze ati wizo men ko none se bidahuye. None icyo gihe mitamubwira ngo reka bifate gutya, bifate nko kuba warize economy umuntu akaza kuvuga kubaga ubwonko ni ibintu dashyikira, birekeraho biri
biraza gushyikirwa n'abahawe kubishyikira, birashyikirwa na ba nyirabyo, kandi ikiza gihari nibibura n'umwe ubishyikira uwo muntu arabura isoko atahe. Uyu muntu uhora avuga karebwa n'abandi bumwe. Njye nakoze ikiganiro cy'intambara ya M23 n'u Rwanda bwa mbere icyo bita geopolitique, ndebwa n'abantu 170 mu mezi 3 no kuri RTV no ku basesenguzi bose muzi mu Rwanda. Nta muntu wakora ikiganiro ngo gikurikirwe n'abantu bangana gutyo kivuga geopolitique. Geopolitique ni mubano w'ibihugu n'imibanire n'uburyo butandukanye. So ibyo rero bigatuma wenda hari n'uzabona ari kumvuga nawe ukagira ngo ni ibindi, kumbi bamutamitse ikintu munsi y'ikijigo, kubera yuko wenda hari abantu bakeka ko Mutabazi, hari abantu bafite impano yo gukeka ngo bakeka ko Mutabazi ngazabona ngo nk'umwanya ngo kandi uhemba neza. Nimba berekwa, nimba babibona gute muri Uganda ngo hari umwanya bakeka ko nabona ngo company bakabura imbehe zabo. Hata rero uyu muntu wandika ibaruwa akavuga ngo yikomye amabandi azayanyage bamuzanye hagati muri twe, hari ukuntu wenda kamiliyari kagomba kuribwa n'abantu 5 bagahuriyeho, tukigira ibyago tugasanga na Mutabazi yahafunze ari muri ba 5 bagomba kubisayininga no kubyemeza no kubesha umugisha. Uyu muntu ntabwo yatuma tutazakomeza kurya no gukeka ni Imana gukeka. So ariko harimo abantu, niyo mpamvu yo nicaye nko muri hoteli umva afite amabwiriza avuga ngo ninywa fanta nkahaguruka nkayisiga ningaruka ndagura indi sindakomereza kuri yayi. Kubera iki amabwiriza yahawe nande? Amabwiriza ayo yahawe nande? Igihe habwa n'ubwonko Imana yaguhaye. N'ubwonko nkuko ufite nkuko hari ugira amabwiriza akubwira ngo ntukarire avoka ku muhanda, urajya kwirira mu gikari. Ariko ayo mabwiriza hari ubu ntago bawikanga iki bagema, nago nge naguhamagara nkubwire ngo turaza guhurira Ruyenzi mbere y'amasaha 5 ngo mpamagare no 2 no 3 mbabwira is information kuko sinabanze icyo ndahura nacyo Ruyenzi kuva natangaje ko ndajyayo. Bivuze ngo kubera ko utanyizera ko jambo oya, kubera yuko ibintu navuze nkabivuga mbere y'amasaha 5 hari umuntu ushobora kumenya ibigiye kuba. Ubuse nkubwire nk'abantu bice bakavuga ati Mutabazi turamushoboza iki, baravuga ati Mutabazi tugomba kwanza kutwamubrandinga nk'umuntu ukunda abagore. Umukecuru aravuze ngo twararyamye bisura ko ntayibona. Ariko n'abakecuru babivuye abagore nabonye bikibuza se mfite nimero ye buriya se nkashirije izina rye muri WhatsApp kugira ngo nzakige ndebe ko iryo zina ndi narayibonye wari umugore wabivuze. Ariko manza ngo twarya ngo mwarararanye sinzbizi mwarararanye. So ariko ibyo iyo babikora bo bazi ibyo bakora. Noneho ndangije umuntu mwaza kumpamagara ati ndi umufana wawe ndi umuturage usanzwe, yarambwiye ati bashatse hari abantu atego ndi kubikuye nk'umuturage usanzwe nk'umuntu wanariza, ndavuga ni ntacyo sinda kuzimuza mbwira rate byumbwira ndi kubyumva. Atera abantu bashatse kugwa mu mutego w'abagore byanyabyo. Naguha ingero nyinshi kandi nandika kuri status ntindi Gisenyi uhari yarambuze naze dusangire strikonje, ariko njye nanabikoze batanazi cyo ndi kubikorera nagiye Gisenyi ntatanze amakuru ko ngiye Gisenyi, kandi ubu ningiye ngiye kugenda mbaza nka reporting aho ngiye kujya atazagira nugira ngo harahandi ngiye. Ubwo ibyo ni bya Mutabazi ntimunzimuze noneho kubera ko ntari na reportinze ngezeyo mbyandika kuri status kugira ngo abakeneye kumenya ibyo ndimo ko bidafite icyo bibangamiye nibabona nabise kuri status babone ko nta muntu buryo bajya gukora amanyanga ngabishyire kuri status ari ibintu normal, donc babone ko ntashaka guhisha ibyo ndimo. Urumva Gisenyi hegeranye n'umupaka. Ikindi abatasi bose uzi inzego zose baba ari Gisenyi, burya n'umuntu nabwiye n'abakora muri izo nzego baba bari Gisenyi. Hari umuntu nabwiye akora muri izo nzego ntitwajyanye Gisenyi. Warabyeretswe njyewe se reka nkubwire Imana yampaye ninjiye muri hoteli mbanza kumenya abantu bari muri ako kazi bayirimo. Ako kazi ko nkubaha ndaranganya amaso 1 2 3 nkahita ndeba n'ahantu nasohokera baye. Ko waje hano waruza ari bande bahari nyine narinzi ko kwa M.Charlene ndanaza nkareba urabanza ugakenguza. Urabanza nabo hasanga ndabanza nkakenguza. So mu by'ukuri umuntu ahita nyandikira nga poso ngo dore umwana anyereka umwana wambaye umupira ugeze aho umupira wonyine abana bo barabikora ngo umuntu umusengere ngakizwe. Anyeza amafoto nka 6 urumva nyine ameze gutyo ngo bayita sexy ntumbaze anyeza kuri WhatsApp. Kandi ubwo amaze imisa kwandikira rwa kari umufana wawe, ariko ubwo ni gatumwe ndangije ndamubwira ngo kubera iki se ngo yaravuze ngo abonye umuntu umusengera ngagakizwa ngo kabisa ngo yashima Imana. Ndabireba ni mushyire kuri telefone yanjye ahamagare dukubitiyo dayimoni mwatuza gahise kuri telefone akizwe. Nino se ubundi mukobwa atuye he
umwuka anyemeza umutima ati mubaze ngo umukobwa ngatuye Gisenyi kandi maze kubishyira kuri status amaze iminota 5 ko ndi Gisenyi ayisenyere ku mukobwa ngo uri Gisenyi yita wenda se cyuki kizubazuba uko yabitekereza noneho ndangije arambwira ngo arashaka ko musengera ngo musengere yambara n'abakizwe iri jambo navuze hari n'igihe umuntu ajya gutega umutego akakira mu bugoryi ngo umuntu yambara nabi musengera akizwe hari okay ndangije ndabireba mba ndababaye none ngiye kubireba mbona inimero nyandikiyeho ntago isevinze ku bantu batabizi WhatsApp y'umuntu utamusevinze nimero ntabona status zawe bivuze ngo uyu muntu afite indi nimero namusevinzeho ntazi yariyo ko ngiye umuntu akunda kunyandikira nk'umufana wanjye namusevinga yabirebye kuri status ahita aca ku yindi nimero akora ako gakoryo ndangije ndamugana ibyo ntago byakunda teyo yarashaka ko muhora ntago byakunda noneho ubwo icyo kiraba kiratambutse ejo bundi hari undi nawe yahamagaye so nshatse kwigarukira ni ingero nyinshi nagwa nka 20 byibuze 20 so noneho birangije haza noneho ikintu kivuga ngo noneho se twagerageje tukamuhuza nabyo ntabyo yakoze uwo muntu arambwiye ati niwo mugambo uhari yampamagaye amasaha 2 n'igicaro ari umuntu w'umugabo ko yashaka kugira ngo mbiha agaciro arambwira ati umunsi uzajya kurara muri hoteli ndabiguteguje ukahamagara abantu 5 utingiye muri ibunaka ndarara muri hoteli y'ibunaka yitwa gutya ati bazazana miliyoni 20 ati kamubwira icyo bazakurikizaho bazafate 5 bazitunguwe kuri reception bamubwira ati uyu mugabo witwa Mutabazi ayarayemo hano aturabizi kuzwi n'umu receptionist azabaza icyumba arayemo atamubwira ati ze 5 itushyira mu gikapu nta bindi tuvuganye aferi nirangiza zira 15 tuzazenzana cash ntabyo kuguha sheke ntabyo gutinza ati bazinjira bagufatireho igikoresho barangize baza n'umukobwa mushyire ku ruhande rwawe bafotore byose neza uzareba amafoto ntago uzambwira ngo ariko inyuma ya kamera hari igikoresho arangije arambwira ati bagufatiyeho ati ayo mafoto nasohoka uzaba urangiye reka nkubwire nk'ikintu kimeze gutya uru rugero rwo sinarubaha kubera ko hari umuntu byakozweho ayo mafoto ari hanze ariko sindamuvuga kuba impamvu z'akazi ariko reka nkubwire ntanga urugero mumbare mufate nk'urugero mubabarire hari umuntu ubifitiye ububasha watekereza kukugira niyo yaba ministiri w'ubuhinzi cyangwa w'ibyombo nimba bibaho cyangwa w'amatarasi y'indinganire akaba avuga ati ndabikoreje mu gitondo hagasohoka ifoto zawe waba ari dayimoni wazifashe ibyaba hari ukuntu dayimoni yazanye kamera akayinjiza mu cyumba cyawe ariko akaba ari ubusa bwawe bwa nyabwo ukajya kuri izi mbuga atari photoshop wa muntu ashobora no guhamagara avuga ati nabyemeje nanabisinyiye ariko ucasinya ni ucasinyura kuva ubusa bwawe bwagiye mu bantu byamaze kujya mu isi yose no mu mitwe y'abaturage bose ntaho biba yuko wazahagara imbere y'abantu nk'umuyobozi abantu bibuka ya mafoto ukashushanyije ibi rero mbivugiye iki uvuga ngo nimubona abantu basizoye bamwe hari abashaka ubwo buvyuzi hari abadashyikira ibyo mvuga kubera ko ndi mu ya kane bo bari mu ya mbere kandi ibyo ntitwakabipfuye umuko ntabure ibyo ubaga ubwonko avuze atumva arihangana buri ikintu usigara ushaka kumenya iyo umuntu avuga iby'ubwonko ubaza abantu ngo waba warabagisheho ubwonko ngo yabaye muzimara cyangwa yarapfuye so reba nimba ibyo bintu bye bikora muri domaine yiwe ese ibyo bintu bya Mutabazi muri platform na domaine yaho akorera birakora Mutabazi mfite igihamya mfite ibimenyetso birenza kimwe ko bikora ko ari igihugu ninjiyemo barambwira ati watubabarira twajya tugira ikibazo ukaza tukakubwira icyo ari cyo ukatubwira inama y'icyo twakora tukakwishyura na bugingo n'ubu ubwo njya kugatuta arigenda ajya kugatuta nkatana amaguru bambwira ati fata agatike kabiri nategeshe 5 nta na rimwe barambwira ngo dufite iki kibazo niyo nabasubiza ibitari bukore ngo batishyura invoice wayo ni amavuta cyase ni umuhamagaro Imana yatanze undi atakwivangamo icyubahiro cyayo kubw'umugambi wayo ariko ndashobora kuzasobanukirwa ibi rero utabishyikira azamvuga nabi azabikora content azabikoraho comment kandi sinanamubuza cyane ko ari n'igihe nawe bituma arariye wenda abonye kibiri niyo cyaba kibiri ko kuri we kirakomeye noneho ningaruka kuri aba bandi bo bafite ubwoba ari nabo bari gukora utwo dutego tumeze gutyo sinzi amafaranga bikora uretse ko amafaranga n'imyitozo ituma babikora harahandi babiherewe kandi ntago babiherewe gukora icyo kintu kuri Mutabazi kuko ntago
byakabaye bigenda bityo ariko ko batari hano wenda ngo babwiriremo bo numve abari hano bari mu mwuka bari muri zomeni reka nigarukire mu by'ukuri umuntu azabona Mutabazi bamwihagire ngo ni kindi kumbi hari abantu hari impamvu nyuma y'iriya mpamvu hari kibyishe inyuma wenda bateruye miliyoni zo 20 cyangwa 5 kuko isi mbarizwamo amafaranga ararekurwa muvandi ararekurwa byiza kubera ko abanahari kubera ko bavuga bati hari n'undi twarwanyije imyaka 15 ishize arahenuka hari n'undi twarituye nawe birakunda hari n'undi twashyize iyo kesi irafata hari n'undi twabizamuyemo birakunda noneho nagiye kubona mu minsi yashize bakoze icyo bita ngo ni Twitter space ngiri iri kwiga ikintu kimwe naheruka kubona umuntu bamukoreye Twitter space kuri kidding kuri happiness bakora space rwose ikomeye ubwo na Mutabazi bamukorera space mbese imeze nk'iyo kuba by'abamisi ngo hari amafaranga ngo 200,000 ngo wakiyaturutse muri Canada ngo yari yoherejwe n'abantu babanze b'igihugu nkora press release kwisi turwaniramo ni inyandiko ni amategeko ni itegeko nshinga buriya ryose mba ndifite hano nkora itangazo rigera abanyamakuru ndavuga ngo maze umwaka n'igice mpagaritse kwakira amafaranga yo hanze niyo ubu wajya ku mituro nsenga Imana akazi ryo mu Rwanda kubera iki nabihagaritse naganiye n'inzego ndababwira ngo hari ikintu kimwe nta control umuntu agiye kuma ituro ry'ibihumbi 10 akambwira ko ari ituro rinini wenda naba nariye n'ibihumbi 20 by'idolari abandi mbona batabivuga kubera ko njewe namye mvuga ngo nzababwiza ukuri ikibyimbye kimeneke wiyahura ashaka umugozi ugura desa n'ukuri buri umugore izi nta nubwo uhenda actually sinzi impamvu abantu babiremeye ariko icyo nashatse kubwira ni kivuga ngo reba ufashe 20 ugeze mu cyiciro ngezemo aho uhagaze neza uwihaye n'abandi bose batandukanye bice bagakora inama kuri Mutabazi kandi batakwifuriza ibyiza ibyo bivuze iki uzakira 20 ubyite turo mu gitondo uzakira convocation cyangwa se hari na case batagwa convocation ntumenye uko wagezeyo urabibona urabyumvishe cyangwa tivekezo zoto fasendese ndabizuza iyi France tivekezo ngo ntumenye ko wageze imbere ya sentare uza nyine muri tekinike ya kibono umwe ukisanga muri kibono umwe bakubaza ngo aya mafaranga ko yoherejwe n'umuntu utari mwiza murakorana ibiki kandi ugasanga wenda umuntu wicarana i Kigali niwe wapanze iyo deal neza cyane so kubera ko iyo si yacu rero ibimo imitego na mwana w'imitego niki bidusaba gusenga cyane bigusaba gukoresha ubwonko cyane bigusaba kwirinda cyane bigusaba kuba mu nzu bigusaba kutinyanyagiza cyane ibyo byose rero bizabyara amatakamwe abantu babona hariya hanze arimo ibinyoma ntari buze kuvuguruza kuko uri kubivuga hariya ari kugira ngo nsoke nze mvuguruza ikintu cyose kandi nakandika press release ibyo bikabirangiye noneho ibyo byose bamwe bisange bari kwifatanya n'ibyo batazi ko byatangiye burangiye hari ikintu nkunda kuba bavuga ngo urwanyije Mutabazi kuko ibyo avuga ukurikije inyurabwenge ryawe ku giti cyawe utemeranya nabyo kandi ukumva biyobya abantu mu by'ubwami aho nabyumva ariko nanone ngenda ndavuga ngo wirwanya Mutabazi navuga ibi ngibi wowe uzuvuga ibyo wemera bitandukanye na biriya abantu bawitinge gutya batoranyemo ibyo bagomba gutoranya wizanamo Mutabazi wimushyira muri content zawe na thumbnail ibintu nk'ibyo ngibyo noneho rero nk'urugero reka nitize urugero rwese kudakoresha gutya reka nkoresha ijambo ntamuvuze ariko yari ncitse muvuze hari umwapotre ukomeye wavuze ati basirama azajya mu ijoro abantu bamara ukwezi bose uje bamubaza icyo kibazo biroroshye waje ugatangira uti rero haleluya reka tujye mu ijambo rivuga wese niwe nzira no kuri n'ubugingo nta musiramu zaryinjiramo n'utarakiriye ayo maraso uvuga ibyo ushyira akadomo urigiro muzana mute none abantu bazafata ibyawe nibumva ariko kuri babikurikire nibumva hari nabandi bumva biriya byo wavuze ko bashobora kujya uretse ko byanditse mu Baroma ngo bapfuye bataza amategeko ntabwo bazwiye amategeko ngo umutima uhana wabo niwo bazacirirwaho urubanza so mu by'ukuri ndumva narekera bavuze ngo abajya kuvuga niyumva byamuremereye cyane ibyo navuze we namvane mu kanwa ke avuge ibye ariko bitandukanye n'ibyanjye atanzanyemo hari uzabireba ahite abigereranya adasubiramo ibyo wavuze anesha agaciro kubera ko yumva ibyo yari byo bifite ireme ndetse ko mfata urugero rworoshye yavuze nanjye navuze ubu hari umuntu ushobora kutwumva akavuga ati mumashini n'ibyo yavuze n'ibyo byarukuri Mutabazi byavuze ntibyarukuri akanundi twumva akabanga ibyo Mutabazi yavuze n'ibyo byarukuri mumashini n'ibyo ntiyarukuri wigeze wumva musubiramo cyangwa nshaka kumusenya cyangwa washaka kunsenya no aravuga ibye kuko ihishurirwa afite connection ifite ukwe urusinga kwa kundi bavuga ngo urusinga
urwara rufite nanjye urwanjye merci beaucoup Apotre. Ibyo ngibyo rero bigatuma tutagirana kuhangana no guconcomerana noneho kandi uyu mwuka abantu bakawirinda kubera ko ndakubwiza ukuri nta nyungu ibibamo. Kabiri bizana umuvumo iyo uri umukozi w'Imana. Ngereka nkubwira ijambo rimwe bagema nyisanzemo kuri wowe uri Apotre mugenzi wanjye nakubwira nti umva wegereye umuhanda igira hirya gatoya Imana ntago mbizi igira hirya gatoya wegereye umuhanda kuko byashyira icyasha ku itorero cyase bikagusha bamwe ariko nujya hirya uzabibazwa we n'Imana yawe wenyine ariko uko ubyegereza mu bantu uri kugusha imitima ya benshi. So none ngakubwira nti ubutaha ukamufasha gusenga suko uyoboye ikiri gukora atari cyo ariko kubifata ukabishyira mu munwa ukabijyana kuri YouTube ugushije abari muri Canada ugusha abari muri Amerika ugusha n'abagiri ku gice n'abari gisagara kandi ubagusha utazajya kubabyutsa kandi uyu nguyu iyo kirekera wakiboneye cyari hagati ye n'Imana nawe wabibonye wasaba Imana uti binyibagize ubinyibagize. So mu by'ukuri rero ikindi Imana yaravuze ngo uzigisha abantu uzitondera amategeko y'Imana ni muri Matayo nurangiza wigisha abandi kuyitondera ngo ariko nutayitondera warangiza ukagumurira abandi kutayitondera ngo uzaba muto mu bwami. Ndavuga iki ngiki kivuga ngo abantu birinde kurwanya koze Imana. Nge nakoze research kuko urabizi ko nkora research mpera kuri Gitwaza azamuka niwe nahereyeho wihangane niho nahereye 98 ndeba bitwa bakabonero bakaboneka bari umuseso ubundi bajyaga bakubitira mu mavi ariko muri politiki noneho barahindukira afata umuntu w'Imana bakajya mwandikaho ngo abagore ngo batuye imodoka. Nge wikora research ku bintu biriho nsanga abo bantu nubundi bakoraga wenda babanuganuga ariko nyuma yo kwatanya kwandika izo nkuru baribagiranye. Ndeba abantu bose bamwanditseho ngo bari mu isanduku bigaragara ko inkuru ni impimbano. Ndeba abo bantu nsanga ntibiyunguyeho n'umukono n'umwe. Nza gukora conclusion ishingiye ku bushakashatsi nakoze ndetse ngiye no muri Bibiliya n'ukuri Miriam yari afite hit kugeza umunsi yaneguraga Mose yahagarariye aho ntiyongera gukura mu mwuka ntiyongera kandi ari mushiki wa Mose ariko umurebe ngo bambuka Yorodani Bibiliya tubwira ngo Miriam umuhanuzi kazi niko yavuze ngo atera indirimbo aravanga ifarashi n'uhetse yayirose mu nzanze maga makeya yari afite hit iteye ubwoba nubwo yari umugore ariko ahantu ngo yashashaga ibibembe numara kwasoma uzamushakana hit Miriam muri Bibiliya uhabure. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo umukozi w'Imana ntabwo kumuvuga biza n'umugisha. Kandi ikibazo nge ni kimwe ushobora nko kumbaza ku mukozi w'Imana uti bavuga ko inzoga kana musanze nanjye ari kuri ritura no uretse ko ntawe ndasanga ari kuri ritura nubwo mutamenya nimba harona nasanga ari kuri ritura ariko aya magambo araryoshye ntawe nigeze nsanga ari kuri ritura nubwo nta mutamenya nimba harona nasanga ari ritura mwabimenya mutese nazakambuca zose ntago mwabimenya ariko ntawe ndasanga rwose abikora ari ritura ariko ndamutse nje ukabimbazaho uti kanaka uzi ko bajya bavuga ko rwose ajya ashyiramo gakoni ari ritura kari karaga rwose agakoni ndakubwira umva ndirahira nirenge mvuge ntuwo muntu w'Imana baramubeshyera n'umunyamuhamagaro kubera iki uramwibonera oya wenda nanamubonye gukonfirma yuko ari ritura birafasha iki umuntu uri kunkurikira uri muri Canada mu by'ukuri mwisi ya mukaraze yo muri Canada na divorce ya mujunguje kamuzwibura cyangwa se akaba ari muri cohabitation nayo iri imucugusa mu by'ukuri ijambo ryo kuvuga ko kanaka ari ritura umushyira muri muzunga kandi ikibazo haryo basanga yamufashaga ariko mumafasha rire ubu ngushije cyangwa se ngusenye ku bantu bafashaga naza kubafasha abantu babwirizaga bagafashwa uzi nuko dutandukanye ubu nge nzaza mbabwiriza none ikibazo ubushakashatsi ukora kugiye gusenya umupasiteri w'abadive uzi ko witure mu gisata utuye mu gisata cy'abantekote ese bose azanye tuzasubira mu rusengero umupasiteri wacu batubwiye amabi ye
hari abo yagezaga ku musaraba kandi bakazabona iryo juru nawe akazajya kwibarizwa ibyo yakoze uraza guhindukira ujye kubayobora ujye kubashumba ko n'ibyo urimo nabyo byakunaniye muri makirane urabanenga bajya kwivanga mu nteruro z'abandi. Reka mbabwire nk'ikintu Mutabazi ntarakora njye ntabwo nyamvuga abantu iyo ngiye kuvuga umuntu making ashobora ko ntubavugira abanenga oya mvuga ko muvugiye ngiye kumuvuga ibyiza hari ikintu abantu mwanyibeshyeho nkuriya muntu nanditse ibaruwa handikira perezida wa Sena ushobora gusanga hari ibintu perezida wa Sena perezida w'igihugu naramwandikiye perezida wa Repubulika yego nibyo byabaye birebire kwa baba Taifa oya hari ibindi utamenya hari ibindi bitagiye hanze nanditse mfata izina rye njyandika mu ibaruwa nandikira perezida ndavuga nti ibi bintu sibyo ariko ushobora gusanga wenda naninzi ibintu byo mu buzima bwe wenda byo ku gice cyo hasi y'umukandara n'ibyo hejuru cy'umukandara ntawamenya ari hehe ko ataribyo nashyize mu ibaruwa nuwango nyine atakinze nuwanga abagabo nyabagabo watakinga idea watakinga kuvuga ati ibi si bikwiye ariko iyo ugiye kwinjira mu buzima personal uzareba bari abantu bakunda kuza kuri YouTube baraza kubwira uburyo M.Charlene aza ahantu muri quartier ngo yafashe ibiraya ariko agatinda kubyishyura izo information ntago dufite ko tuziverifia uzo wazari bukora ibure nizo ukuntu yajyayo igakora iperereza ikamenya nimba byarishyuwe cyangwa bitarishyuwe none uyu muntu aje kuziguda ukubita kuri kamera kandi ikibazo ibyo byagombye kurekerwa mu ruhande rwabyo aho biri twe tukareba ijambo rimuvamo nimba risizwe rikadufasha ku giti cyacu ibyo yabakora byo muri quartier akazabiryozwa nabo muri quartier ibyo yabakora by'ibyaha Imana ikazayimubaza ku ntebe y'imanza cyangwa ikamusanga muri gobyore igatsibura kuko Imana igikubita cyetse nimba bahakana ko yatsibura umuntu ariko Satani buriya abatubonye urwaho iyo tubigize impamvu yo guhangana no guconcomerana no kugira gute umwe aturiya se buriya mureba buriya undi ati se biriya mureba buriya undi ati se hariya gutya nabwo alright merci beaucoup murakoze cyane ndumva mvuze byinshi ababikora niba ari mukuri joti bakunze impamvu zabo niba bireba nk'ikiganiro bisuzume babicikeho kuko reka nkubwire arike kwivanga amadimension atarayabo buriya wenda kuba navuga ko uyu muntu arimo amavuta y'Imana byatuma hari abantu bafashwa cyane kuruta ko bafashwa bavuga ati nuri yarabishyigikiye nje nkavuga ideni afite muri quartier ndamutse nanarizi rinahari ko ntamufashije kuryishyura ubwo mubereye mwene data ko nunwango kandi urivuze umunegura no kumusabira yenda ngo abone ndakubaza ikibazo cy'ubushobozi icyo mvuze kimufashije iki we nkawe nyiri kosa ntacyo none si icyo mvuze gifashije iki abacyumvise uretse kubagusha ntacyo ikindi kandi ari ikintu uvuga ku pastor cyangwa Apotre kigeta cyambara kijya ku bantu bose bafite iyo titre so mu by'ukuri rero ababikora bari wenda bamwe n'abakozi b'Imana ibyo sinabihagararaho ariko ako niko nashatse kuvuga kuki muri abakozi b'Imana mugaha ikiraka Satani kuki muri abakozi b'Imana ariko mugakora ikintu gishobora kungura gusa Satani n'abadayimoni nta wundi wakungukiramo hari ijambo rivuga ngo ntimukarakare ngo ntimukavuge nabi ngaho uko mubonye umwanya mujye muvuga iryiza ryo gukomeza abandi mwuka byaramwe ikintu uzakora ngewe ninandika ibaruwa uzambaze nzakubwira ngo ibi bintu bikurikiranwe neza abanyarwanda bagangaho kari ibintu byakira mu by'ukuri icyo kintu uri kuvuga kuri Mutabazi cyamarira iki sosiyete nyarwanda cyamarira iki itorero kandi ikindi Mutabazi ubwe cyamumarira iki so hari igihe ureba ugasanga na nyiri kubivuze kimumariye iki nawe nyiri kukivuga uretse wowe nyiri kukivuga nimba yinjiza bya birayi nabyo ni ikindi kintu so mu by'ukuri rero gusa nareke tumufate ukari nimba cyabyaye views akaba aricyo kintu kizima cy'inyungu cyavuyemo hungutse dayimoni na Satani nawe wungutse views abandi cyangwa se toro ntacyo ryungutse igihugu ntacyo cyungutse Apotre mu by'ukuri rero mu masegonda make ubona abo bantu bose ku ruhande nakingeze nkibaza M.Charlene yego bya bituruka ku bwonko buto bwabo ku burere buke ku ndagaciro nke ese bya bituruka ku banyamakuru nabo badakora kinyamwuga baba hostinga kugira ngo babakire baze basenye runaka n'ibituruka he mvugira ijambo nta muntu burakarire M.Charlene ko atabigize mu ruhare nukuri murebe ntago yanyongoreye ni ngewe ubibajije hari ijambo muri Bibiliya rivuga baza kwisegura hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo nuko bajya gushaka abagabo b'ibigoryi hari abantu bafite ubugoryi hanze kuri YouTube noneho abantu bakurikirana mwirinde umuntu atazabazanaho ubugoryi
kuko nyine we ni ateye n'umugabo w'ikigoryi udashobora kureba ibyakungura umugabo w'ikigoryi cyangwa n'umuntu w'ikigoryi oya Bibiliya ibita abagabo b'ibigoryi tugahindura imvugo ya Bibiliya niyo yaba ari umugore ubwo nawe wenda yaba nawe ahitagwa aho ngaho ariko ni ukuvuga iki ni abantu bahagurutse ngo baze bashinje ibintu na boti bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri nk'uko wari uri kubimbwira ni nako kuri hari ukuntu umuntu aba afite mu mutwe h'imfundanwa uyu mumama ikintu umukundira ari kuvuga nkaza ku ruhande ukambaza amashuri ye ntabwo najya musi yarisanze ari kuvuga ku ruhande umbaza ibya wowe uzi diploma afite ni wowe ubizi ariko ari kuvuga ntareba ibyo avuga gusa hari n'abafite lisansi utashyira yanga bivuga abishyira ku murongo abenshi ahubwo reka ndebe mu bwenge simvuge mu mwuka no mu mavuta oya mu mwuka wo ni ibindi bintu so bivuze iki bivuze ngo ubwo bwenge Imana yamuhaye butuma robanura amagambo akamenya yo kuvuga n'atari yo kuvuga ayungurura reka mbaho urugero Bibiliya avuga ngo ubwenge n'ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo ngariko umumaro w'ubwenge no kurinda ubugingo bwo bufite yari umuntu wahoze i Burundi yambwiye ati nari mfite itorero rinini ati amaturo yarazaga atariko sha ati manda ya gatatu ntuzajya kuyifata ati nagiye mu mwuka atiri yantumiye muri saro yiwe nikagira inkuru wari wagiye mu saro z'abakomeye ati ndavuga ngo ntukayifate ni wowe gacwe suko bahanurira abami Natani yageze kwa Dawidi yatukuye amaso ngo yari yadasinziye ngari kwibaza uburyo ngo we arara mu myerezi Imana ikarara mu ihema icyo kintu cyakuraza udasinzira nuba ko aramwakaka ujya wibaza isanduku y'isi ntacyo twigarukire noneho Natani anebye Natani oya Imana igiye abantu b'Imana bari barakubititse kuba mu myerezi ni ukuri ariko noneho Natani amubonye atukuye amaso doko umwami warakaye guhanura umwami warakaye uzi ikintu yamubwiye ngo nese kuki watwaye amaso Zaburi 106 ngo nukuri sinzongera guha amaso yanjye ibitotsi ibihene byanjye sinzabiya gusinzira sinzurira utara rwanjye ngo ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo ati sinaba mu nzu y'imyerezi mu ngoma niko avuga ngo ihema ry'Imana cyangwa se Imana ni sanduku y'isezerano bikiba mu ihema niwe wazanye ikintu cyitwa kubakira Imana inzu nyanzu ariko mwibuke yuko Beteli haleluya Beteli Yakobo yararahiye asuka amavuta kwibuye yari yiseguye aravuga ngo nunjyana ukampa ibyo kurya ukangarura amahoro warampaye umugisha ngo iribuye nshinze rizaba inzu yawe ntabwo yaryise ngo bizaba ihema kandi ibyo bivuga na Mose atarashyiraho ihema ry'ibonaniro ariko biragenda mu kinyejana mu binyejana mu binyagihumbi bifata kwa Dawidi agira iryo hishurirwa noneho nigarukire garuka rwose aje guhanurira umwami watukuye amaso ntabwo yigeze avuga ngo yarebye uburyo atukuye amaso kandi umwami yavuga ati bagutange rwose waragendaga ndabyibuka umwe yaraje asaba bisagi aca kwa nyina wa Salomo aramubwira ati icyo uvuze nura rudapfuye Imana ibimporeye ndetse bikabije nubango ibigame ntago ari ibintu byoroshye noneho Natani ikintu yahise amubwira ngo mwami Dawidi ngo genda ukora ibyo ushaka kandi Uwiteka ari kumwe nawe nuko ntago ijuru ryari rivuganye nawe ngiro uwo muhanuzi w'i Burundi ndamubwira ngo iyo ubwira Peter nkuru nziza ngo fata manda ya gatatu iri kumwe nawe ubundi ugataka azasigara jingagurana n'Imana ye ni kuko byakunaniye umbwiye ukuntu waciye ku kanyaru na nabi impengeke n'intandi ushaka kubihuza n'ikigo kibazo nabajije ushaka kubihuza no kuvuga ngo Samuel yanze kujya kwimika amavuta agiye yareza gatuza ajyana mu rukondorero barabihuza gute n'ibyo nabajije ndi kuvuga icyo bita ubwenge utuma umenya ibyo uvuga ukanabiyungurura none se nimba uyu yaratinye kubwira umwami ngo kuko ubundi ukuri kwari ukuhe wamenye amaraso menshi ntago inzu zayubaka ariko kubera ko Imana itarabimuha na strategy yo kubitanga mu buryo umwami watukuye amaso aramubwira ati kora ibyo ucyaka byose Uwiteka ari kumwe nawe ariko ageze mu rugo Imana amubwira ati genda umubwire ngo yamenye amaraso menshi ahubwo njyewe umuhungu we uzava mu rukiryi rwe nzashyira ubwami mu muryango w'iteka ryose imbabazi zomorotse kuri Sawuli ariko we nizizamwomorokaho naho azakora ibyaha bivuze nk'Imana yari imuhaye inyoroshya cyaha ari buvugiremo kandi uburakari bwa ndutuye amaso bwa tururutse Peter nkuru nziza yambaza kandi mfitire kwa niyo ndi kubona video ikadashaka manda ya gatatu nagomba kubanza nkabaza Imana cyase nka mutata none se mushinga ntaye urayishaka manda ya gatatu undi atari ko si ya gatatu ni ya kabiri kuko urabizi ko yavugaga none nge mutabaza ikintu bitamubwira kandi nani wabikoraga aziko no wa mbere bitamuhiriye kubihanurira umukuru nubanguze ko nandi gukita nkora ndavuga no umukozi w'Imana
iyi manda yifate, Imana izabana nawe. Ushaka iturira abantu b'Imana basenge, ubwo n'itora rikabona uko ribaho. Ariko icyo nicyo kivuze. Noneho nkamubwira ikintu gikomeye cy'ubwenge. Umva ikintu nakumubwira gikomeye. Umva ikintu nakumubwira inyuma y'ibyo ngibyo. Nkamubwira ariko nubona amahanga guhagurukiye ukabona mu buryo bwa geopolitike utabyiviramo, uzagira ubwenge urekire cyangwa se ugira uburyo ubigenza. Uzegure. Akwereka yuko Imana ibishaka, ariko ko nawe ubwenge Imana yaguhaye nubona harimo ibidashobotse. Nko kumujugunyira umupira asigara akoresha ubwonko bwe. Urakoze ugize ubwenge. So n'ikivuze kuri M.Charlene nkuvuga ngo dukeneye abantu baza muri media bafite ubwenge bwo kuyungurura ibivuge. Urumva hano ndizanye na Tani ari kurebye yabwira Dawidi, ariko nashaka kubihuza n'ubango no se bavuga ngo abakiriya n'abami, wenda bano bantu bakurikira tubita abakiriya bawe. Ntabwo rero ugomba kubabwira ibyo utekereza byose, nuko bitekereje, nuko birambaraye, nuko bitambitse, nuko bihengetse, ahubwo ugira imvugo bibahamo ku buryo byabafasha. Iyi media yakira abantu baza nubwo buryo abanyamakuru buravuga media urwego isigaye igezeho na YouTube zaje, hari ibintu tahagarika. Bivuze iki bazahora bahari, ahubwo icyo nasaba ababikonsoma, ababikurikirana. Ubwo nanze kuvuga kubera ko twamaze igihe kirekire cyo bita syndrome de Panurge yasowe n'uwitwa Solomon Age, igaragaza yuko umuntu akuvugiye ubugoryi imbere igihe kirekire nawe uhinduka ikigoryi. Bijyanditse muri Bibiliya, aho Salomo yavuze ngo mwana wanjye rekeraho kumva ibintu uzi neza yuko bitari ukuri. Mu Cyongereza, my son, stop listening to the teachings that you know already that it contradicted the truth. Nakoraga nibaza ko iki Salomo abuze umwana we kumva ibintu kandi umwana wasanzwe abizi ko ari ibinyoma. Nuko iyo wumvise ikinyoma inshuro miliyari kigeraho kikabikuri muri wowe. Iyo ubyumvishe igihe kirekire, ni ibintu mu buryo bwa siyanse, ni ibintu nakwereka muri Bibiliya. Noneho muri 2005 ikipe y'abantu bita abaneurologist bakoze MRI test, baza gusanga iyo abantu bavuze nk'urugero uriya muhungu ntago tureshya ndamusumba wenda cyangwa se ushatse n'undi mugufi, ariko abantu 1000 biyemeje bemeranyije hagati yabo kuvuga yuko ndeshya n'uriya muhungu kandi we namusumbya santimetero 10, hari umuntu uhari utazi ko babipanze, we ubwonko bwe agace bita ku bwonko bita agakora icyo bita conflit social. Iyo abantu bahengamira kuri abandi benshi, iyo abantu bavuze ibintu ari benshi, uburyo wanga kwiteranya nabo, nibyo bikunda kwa kuri YouTube, niko kaka iyo umuntu arimo nawe ajya kuvuga akaba nanjye ndabona bareshya, kandi mu by'ukuri yari yabonye batareshya, kuko yumvishe abantu benshi bavuga ko bareshya akavuga gutyo. Uzarebe nk'urugero, iyo abantu baje bakiha M.Charlene cyangwa se n'undi mu mama Vanessa n'iki, bose bakamwiha, iyo 10 bambere bamwihaye ntamuvuga neza, bahise basa naho bashyiraho timasi. Nutabibona gatyo ahita ahengamira kuri urwo ruhande. Noneho iyo ngo bimaze kubaho igihe cy'imyaka myinshi, uwo muntu ahora abeshyerwa imbere abantu bavuga ibigambo by'ubugoryi, biza kurangira noneho ubwonko bw'activiye agace kabara icyo bita dimension spatiale. Dimension spatiale ni uvuga ngo noneho ubwonko burifata bukareshyeshya uriya muhungu nanjye byanyabyo, ku buryo n'amaso areba akabona bireshya. So kubera iki? Kubera yuko wumvisha ibintu igihe kirekire bitari ukuri. Mu by'ukuri bano badukurikira nibo bashobora gukemura iki kibazo. Kubera iki aribo bashobora gukemura iki kibazo? Abahostinga nibo turi. Abahostinga bo iyi media tumbo mbere. Ngiye kujya muri mbere barabisoneye. Imbere. Imana yashyize imbere nicyo kibazo gikomeye. Ni abanyamakuru bakira abantu. Amaboko akorera inda wajya no gupfa kayifunga. Niba ushatse kuvuga. Mu migani aravuga ngo amaboko y'umuntu ngakora inda ye ngo kandi n'akanwa nako karamwaka. Niko mu migani havuga. Abanyamakuru kwabwiye nabe papa bakora yuza YouTube. Oya, iyo urebye ari igihe bigora bose, ntago ari bose, ariko abo babikora nabo barigize ko babikora icyo bagambiriye. Ariko icyo nishatse kuvuga ni iki kivuga, ntabwo ari bose buze ukuntu wakemura ikibazo cyabo, kiretse babashe gusobanukirwa ibintu byo muri 4 dimension sobanukiwe. Byatumye umunsi umwe umuntu ashaka kuma akazi ka 1 n'igice, kandi naje kumura ntegeshe turasa arizo mfite imbere n'inyuma nkakanga. Iyo umaze kwisobanukirwa ukasobanukirwa n'ikibitsanyo kiri muri wowe, umenya agaciro ufite katagendeye kuyo ufite kuri konti. Ibi nshatse kubivuga minsi, iyo wamaze kumenya ko hari ibintu byinshi wakora byungura kandi byubaka ari torero na societe, ntago ujya kurwanira kuvana amafaranga mu bintu bisenya. Noneho rero tugiye kuri iyi societe, ahubwo umuntu twarimo twicaye ari kwiyogoshesha, duharira kuvuga umuntu amwe kuvuga ngo ntakiboneka abakobwa bafite indero n'indangagaciro nk'izaba mama. Undi aratwumva turavuga aratwihorera. Rero abanyabwenge ari igitabo ndi kwandika cyitwa 10 laws of a charismatic leader, amategeko 10 y'umuyobozi uzana impinduka. Iteko rya 3 turavuga ngo speak less, speak last. Ujye uvuga bike kandi uvuge nyuma y'abandi. Noneho
uwo yaratwihoreye avuga nyuma yacu ariko yavuze ijambo riba nk'inyundo dukubise mu gihorihori aravuga ngo abahinzi bahinga ibikenewe ku isoko mwebwe abasore ni mwe soko ry'abakobwa barongorwa mwagaragaje ko mukeneye abatonoye inzara n'abasireyinze n'abakobwa baragenda biga gusireyinga kweri iyo mugaragaza ko mukeneye abakobwa baharuye umuharuro bakubuye bakomeze nk'abanyoko mwari namwe kugaragaza ibyari muri baso haciye mu rubohero icyo gihe icyo gisubizo sinyibagirwa icyo nshatse kuvuga ni iki kiri cy'ubwenge kabisa aba bantu batuwatchinga yes nihaza uririmba ngo dore ipusi n'inkoko kugira ngo atagira uwo tuvuga hano bakamureba ari 100 mama Charlene yakora ikiganiro kikarebwa n'ibihumbi 3 hari igihe tuzashidukana mama Charlene ari kuvuga ari kuririmba dore inkoko n'imbata kuko aravuga ati birase byananize ushatse kuvuga ati nanjye natwika da nshatse kuvuga ngo ababitiza umurindi n'ababifungura ukabiha views na watch hour noneho rero bikarangira bantu babahindutse nka mutodo panurge kuko batangiye kumva ko ari byo bikenewe ku isoko bagatangira kuba ari byo batanga mu by'ukuri navuga ngo ntibyari bikwiye nk'urugero sindafungura reka nkwereke urugero rworoshye sinigeze mfungura ikiganiro cyavuga kuri Apotre ntuza na Pasteur ntuza bigeze gukubita inkundura nkuko sinjya mfungura ibiganiro by'umuntu wese wamvuze nabi nitunahura ntazagira ipfunwe ko sinamenye ibyo yavuze ahubwo nuko muhura nabo bitanguranwa ngo urabona mwari mwitanguranwa se bitaramara gusobanuka muzamenye uwo ndiwe wa mungane waba wundi maze kwiyambura ubushwambagara bamwe muzajya ashaka no kubutaka bubamira byange singaho ndi urakoze mu post turagushimira cyane n'ikivuga iki kutabifungura kwanjye niyo contribution natanga kugira ngo bicika nawe utabifunguye nuriya ntabifungure ariko ikibazo ni kimwe ariko abapasiteri batukanira ariko ngo barakijijwe ariko nawe ikibazo wabirebye isa yose irarangira abapasiteri bajya muri politike naza kumusubiza abapasiteri bajya muri politike ariko kandi yabyumvise aba apostle umva hari akantu kasekeje umuntu arifashe avuye kuri channel mama Charlene ivuga ijambo ry'Imana gusa do A a Z agiye kwindi channel ivuga ibishego ndi kwivuga nuko nyifiteho na contract ngiye ngubu ndabyibuka naje kuri ca rimwe ako umunsi nzamuhembura ya mugabo nanze kumuvuga kugira ngo bitanamuri akaza kubera ko yanciye senkani kugira ngo ampe mikoro akase ko nta views wagira kutazwi ndebe ko ndagaruriza aho ngaho ndeba nanjye ibyuma na kamera mba ndimo nishyura ndabimuha nimba nabiguje ariko hano bihanduye hari hadanje mvuze abona mfite umunwa ikindi cyakajya ntumirira ubuntu ndabwiza ukuri maze kuba nshobora kuba nabandi ubu miliyoni ntazi umubare wabwo kubera iyi YouTube simvuze ngo mburiye ku bundi buryo hari ahantu bampa contract igeze mu 400 yo kubaha ibiganiro byanjye nta yandi macano ngiyeho keretse aho ngiye kubwiriza kuko ho mba mfite indi contract y'ubusesenguzi urumva ko yatama ya mikoro natanze senkani izo contract ntago nari kuzagaragara ngo nzihabwe bivuze iki biravuze ngo iyi media duhagazemo cyangwa se turi gukoreramo buri muntu narebe neza yuko ari gukoreramo ibyunguru abantu ibyubaka abantu ibihesha abantu umugisha noneho iyo channel ndiho iyo yifitiye umurongo w'icyo bita showbiz rero n'abandi baza bakavuga ati icyo nshyira ku isoko rwose ntago ari mwe mu kintwaza nta nubwo ari icyaba mama wanyu noneho kuri iyi channel uwo muntu yaje nyine akavuga ibintu nk'ibyo mbona hajemo umuntu kwandika ngo Yesu abeza ngo nukuri muzashya ngo nimutihana ndavuga uyu muntu yagiye kwa Charlene aho bafashirizwa iyi platform uko bavugiraho ibi ngibi yaje kandi yabirebye biratangira birarangira none ari kwizanisha ibintu byo kujinaraza nareke kujinaraza hano ntago ari kuri platform ye nagende arike kuzopayinga nubwo nanjye makorera ikiganiro ko nzi ko ibyo ndi kubavuga byakubaka muri 4e dimension ariko bazana icyo ngo cyutambikiza amaguru nkareba ku ruhande singifungura bivuze iki bivuze ngo ibi bintu byuko abantu bamaze kwangirika muri bo bagasa n'abakunda babarira amashari akantu nkavuga hari ikintu bita sadisme mu gifaransa kuba sadique nukuba nabona uri kubabara nge nkamera nk'ubikomera amashyi kuba nabona abantu bakose nge nkabera nkaho ndi kubyibuha abantu banduye indwara yo kumera nkaho basadike twishimira ibyago bya bagenzi bacu twishimira atari nge bibaho wena nk'urugero reka nkwereka uri mu mavuta urabiza abantu yabari mu mavuta ibyo bavuga ari ntacyo bipfana n'ibyo bakora okay yavuyemo nyine ya mavuta yahanjagarera asubiye wabo mu mubiri urugero umuntu ari mu mavuta ashobora ngo njewe niyo nabura ari umwaka wose sinava kuri iyi Imana ariko inzara yakubetamo ibyumwere 3 byiza
akajya none reka nkubaze mama Charlene ndarivugiye ati wa mugore we hamwe ntiwahukane ubwo ndi kujyanisha n'akantu n'utuntu wamenyekaniyeho twaganishaga ahantu ku badamu kuntu wavuga uti nka mudamu we nta kudivosinga ubwo nanze kuvuga ko hari umuntu wenda ufite izina rimeze nka Eliane uri aho hafi donc umuntu utemera divorce niyo wazana katrepurari n'urugero noneho yavuga iryo jambo ukabona hari nk'umuntu ari gukoma gake nk'icyamfasha shayika mubaho nimba wenda niyo yerekwa niryo yishurirwa cyangwa se ayo magambo yavuze utayashyikira waretse kumwifuriza ko bimubaho Apostle aho ngaho ndi kuvuga ngo none ikibazo nuko ibiganiro bize kuvuga ikibi cyabaye ku muntu runaka bidafite n'ikintu na kimwe biri bukubakemo bagifungura ari benshi bakireba bakagikurikira nk'urugero Dorcas na Vestina arabarakunzwe ariko iyo bakoze ikiganiro cyitwa ikiganiro barebwa na n'ibihumbi 100 ibihumbi 80 ibihumbi 50 ariko bavuga ngo caniragiye ibiganiro bigatangira kurebwa n'abantu 300 mu munsi umwe seriously none se bisigaye bimeze nkaho iyo baje baririmba bari muri ya mavuta yo kuririmba nta kabazo kaca no kajemo kukiho mutareba muri benshi ese ntitwaba twarinjiwe n'umuzimu cyangwa se umudayimoni cyangwa se sinzi ukuntu turamwita ariko watwubatsemo ikintu cyo kunezezwa n'ikibi cyabaye kuri mugenzi wacu ese mwaba mufite uko kunezerwa no kubikurikira mugerekaho isengesho ikibabaje hari umuntu wakurikiranye ibiganiro 15 ibivuga amasharene ibivuga amanuza ibivuga mutabazi ibivuga nuza bibavuga ibibi arabireba arabitangira arabirangiza uzi umubi nta nuwo yashyira agasengesho kamwe ahubwo yaravugaga ati ninze kurangiza kureba ikiganiro ndaguza MTN igihumbi ngure bando y'amasaha nindangiza mpamagare murebe wa muntu wanyu mwite umutumije ngo wa muntu mwemera urabona ko mu magambo makeya satani niwe uri gutsinda icy'umutwe Imana nta kiri kunguka itorero ririmo rirahomba babantu nabo bari guhomba igihugu kiri guhomba n'umuryango sosiyete gukonsoma content reka nkwereke nese nimba nayiga mvuga ijambo rikagufasha ukabusigaye uzajya umbona ugahita ugwa mu mutima cyangwa se wambona warugiye no gusenga ugahita uvuga ati ibintu wana bivamo abakozi b'Imana babaye nabi kandi wenda bivanzemo n'ibinyoma udafite ubushobozi bwo kuvumbura urumva udahombye kabiri Apotre buretse gake yego turagushimiye kuba wageze kuri Mama Charlene Official TV ubyakiriye ute ndanezerewe kuko najyaga ndota cyase ngira inzozi zo kuzahagera kandi hageze abituma mviyora itegeko ryanjye rimwe ryo muri no minsi mfite abantu batamenya aho ryanditse impamvu wenda ndi kubikubabwira gutya nigeze gukora igikorwa umwuka yaranyoboyeho cya mutima wanjye reka nkoresha ijambo mutima kiri politiki nandikira inteko nkirangiza kuyandikira bafata ijambo ryo ku mavuta umva pariseri ya Nyamatiba pariseri wa kandi iryo jambo rimaze ibyumweru bingahe wenda wanutse n'umutiye muri comment ariko bajya kuriza nayo kugira ngo rimbe nka attaque politique kwa so nko kuvuga iki rero muri no minsi nirinda cyane kujya mu gice no mu gisata cy'imyizerere nabikorera ku ruhimbi aho nzi ko nta uri buri coding ariko iyo ngiye kubikorera ku karubanda hari igihe unshaka wambuze ashaka uburyo yisiritsa kucyo navuze ndi mu mavuta ndi mu kirere cy'ibyo nizera kandi ugasanga hari igihe wenda kuko urumva mu isi tubamo hari igihe bafashwe angle d'attaque ivuga ngo Mutabazi tugiye kumubrandinga nk'umuntu w'umuhanga nibyo icyo cyo turagikuraho kabiri w'umunyabwenge nibyo ariko tugaragaze ko hari utundi tuntu tumeze nk'ibisazi kandi utwo tuntu bita ibisazi nibyo navugiye ku ruhimbi niho bagomba gukura ibisazi kuko nyine patose ni ibisazi byo nusanga ku ruhimbi nyine biri muri none reba kubikubita mu bantu batajya bemera ibya mavuta so bivuze ngo sukwanga guhesha abantu umugisha mu buryo bw'ijambo ry'Imana ahubwo no kwirinda ba bantu bashobora kubitwaramo cyangwa se kubyuririraho mu ntambara zabo z'ubugoryi kuko ariko ahantu hose nakoresha ijambo ry'ubugoryi mugiye mwibuka ko ndikoresha iryo muri Bibiliya handi ngabagabo b'ibigoryi suko naje hano kwa Masharene ngo mpangare kuvuga ibigoryi nubwo tubitunze nari kuvuga andi magambo ko yaba hari nari kuvuga ibitekerezo bigufi nari kuvuga ibi ariko abadukurikira ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana
kuki mbinyiga kubw'imbabazi z'Imana hari umuntu ushobora kuba ari muri Canada ari muri Amerika ari mu Bufaransa ari Belgique akabona hari umugabo w'ikigoryi wakoze ikiganiro mu by'ukuri ku buryo muramutse mubaje ngo uyu muntu wamushaka nk'umugabo yavuga ati ndakurahiye ati nicyabihwaho none se uyu muntu wakifuza kuba ukavuga nk'ibyo avuga reka data none ikibazo cy'agatangazo cy'akamaramaza agafungura ibiganiro bye byose akajya byumva ni gute umuntu utifuza kuba we utifuza gutekereza nkawe utifuza gushakana nawe utifuza ko yagushakira umugore umufungurira ibiganiro kirasiku uburi mu biki nimba utari kwiyonona wowe ubwawe Apotre wakoze twagushimiye nakoze kunshimira nanjye ndabashimiye ndumva iki kiganiro kibaye nk'ikiganiro wenda cyanyuma nkoze kivuga ibintu by'iyobokamana kuko nukuri reka nkubwire umugambi w'Imana uranyegereye kuruta igihe numviye ivuga ngo zevekire kandi bazabibonesha amaso intambara zihari ku babireba mutazi se buriya bitekereza y'iki nta kibazo hazaza n'izindi wenda ziruta ziriya ntekereza ko izaje mbere zari toto izigenda ziza uko burya umukinnyi yegere muri box nibwo bamukubita iki kigingi cyishe uretse ko haba harimo na risk yuko umuntu ashobora kuzana ikigingi ugahita mwandikira penalty ugahita ugushyiramo igitego cyitaruye bivuze iki bivuze ngo abantu ntibagatinye kurwanywa kubera yuko atake Dawidi yagiriraga mu ntare n'idubu zari ziciriritse ugereranyije n'izo yahuye nazo kuri Goliath ariko ku ntare n'idubu yahakuye promotion yo kugemurira bakuru be nta yindi hakuye ariko kuri Goliath no kumuca igihanga byamwinjije ibwami abari kudukurikira intambara uri gucamo niyo tike yawe kwicara kuri ya ntebe Imana yavuganye nawe ikibazo nuko ahubwo intambara zizwe asenga ngo zigende kuva zaje ntaho zirajya ahubwo bwira Imana uti nyambika imbaraga nk'upete dayimoni asante pete ibigabo by'ibigoryi mbese imbaraga nsokana igihanga mu izina kupete bwafite ubwonko buciriritse bagiye kubera ko niho uzakura itiki kwinjiza ibwami honye twabahuje rero ariko ndi kubona kurusha kuvuga nta kurushara nuko mwakire kuri M.Charlene kwa twakiriye wa Apotre Mutabazi kuri M.Charlene official TV wabyakiriye ute no kwa twabahuje nabyishimiye cyane kubera yuko hari bimwe Mutabazi ajya avuga mba numva ari ibintu by'ukuri kuko buriya ntamwemera ntiyanyicara iruhande ntabwo njya nicarana n'abantu ariko nanjye yigeze ubimbwira twicaranye wana ntabwo nshobora kwicarana n'umuntu wese mbonye hari n'abampamagara M.Charlene hoya nkabona nyene bafite ubwonko buciriritse rero Mutabazi ntabwo ni inshuti yanjye ntabwo afite ubwonko buciriritse yego kabisa yego erega nubwo ari ngombwa ngo umuntu mu magambo igihumbi yose agufashe ariko nirimfashe ibitamfashije bifasha abandi cyangwa niwe bifashije sinangombwa erega ngo abantu bafasha abandi umuntu ashaka no kuvuga ibintu kugira ngo bifashe mu kirere ntabwo yakoresheje umwuka wawe ajya kubivuga yego nta essence namusutsemo ngo ndamukosoma imbaraga rero maze kuzigira nyuma yo guca mu bantu baza kuvuga bakajya gutondagira ku byo mwavuze mwongerewe izindi mbaraga zituma muvuga iby'ubutsinzi nakureka nkubwire hari n'ikindi kigomba kuntera courage iyo ubona umugabo asiga umugore n'abana agatega imodoka cyangwa moto akazana mushwa ibyo yabyamwishe akaza kuri kamera umve uwo mwanya yatanze ngewe umwanya ubundi ngufata nk'inoti nta mwanya wanjye upfa ubusa mu buzima mfite kuko ibintu byose ndabibara umwanya wanjye rero ni nk'amafaranga uwo muntu wafashe uwo mwanya akarara inkero akagenda yiyuha kuya akanyura mu mvura cyangwa mu ivumbi akaza gufata umwanya kuri M.Charlene numva se ntarenze impamvu yafasheho umwanya nuko murenze kandi ndenze uri kumva ukabona abagore bahagurutse hari umuntu wigeze ambwira n'umupapa w'umurokore kandi wa kera abantu bigeze bavuga cyane arambwira ati ngewe nguhamagaye ngira ngo ngusabe imbabazi ati najyaga ngucira urubanza mbona ibyawe bidasobanutse
atariko nabonye ukuntu abapasiteri abahanuza abagora amakomenti ibihumbi n'ibihumbi bose ari mama Charlene sanga urakomeye mu maso y'Imana nuko ambwiye iyo uza kuburimbwa nta muntu ubukuvuga kuko nimba abantu bose bahaguruka ukumva niwe bavuze bose ntihakagira umuntu ugira gute ntihakagira uwo birakaza ntago rero byanca intege impamvu kandi bitanca intege nuko wanyangaje akampa akazi mbona akomeje kumpa umushahara aramutse nkatiye rero nkuko bankatiye navuga ibi bintu harimo ikibazo ariko mbona mvana ku rwego njyana ku rundi ku mushahara nkabona ari kumpundi kose ntago najya kugira ikibazo ikindi iyo uri mu kazi muri kampani ntago wumva amabwiriza y'abakozi mukorana ahubwo wumva amabwiriza ya boss waguhaye akazi uranabahamije ariko uranabahamije mwa hano cyari uzi ko babwiye nabi we Mutabazi urahamije kabisa dukorana muri kampani sibyo na ntuzu mvuga dukorana muri kampani nunyandikaho comment n'undi uri buzandikeho hagati yanjye nawe barana abakozi yes nijye ubu umurusha hari n'igihe baba ubu namuyobora hari n'igihe ubu umuyobora hanyuma iyo umuntu ajya gukurikiza amabwiriza n'amategeko ukurikiza amabwiriza ya boss waguhaye akazi ariko ntago ugendera ku mategeko y'abakozi bagenzi bawe nasanze nta muntu uha amabwiriza abantu bamurusha umushahara ntawe ndabona ni ikibazo gikomeye murakoze cyane akantu uvuze kajyanye nako rigeze kubwira abantu umunyamakuru yambaza ngo bavuga ko umupasiteri atariko nanone bakabona uri kuza mu gisata cya showbiz bakabona na politiki uraje ati baragufataye nise kuki hamwe mushaka kumpagarika ibijyanye n'ubupasiteri kontra nagiranye n'Imana niyo ishobora gukomplayininga ko nishe kontara ibyo ngibyo batise none ko dukemanga umuhamagaro ntimuzajye guha kamera Imana nizo mikoro Imana kuko niyo mukoresha aho hantu rero tuhavuye ndi umunyarwanda hari umunega wambajije abonye mvuze ku bintu yose bagina n'ibyo ngo ndikora kuvuga iryo zina cyane noneho atinyandikira ngari kuri pasiteri ngo cyangwa umunyapolitike ndamwandikira ngo ndi umunyarwanda ntegereza akambwira nimba anyuzwe mu by'ukuri nkuko wari bivuze umuhamagaro abanyamuhamagaro buri wese najye kudanga akajisho kuri kontra yagiranye n'Imana ijya kumuhamagara nasanga ari ikibazo akosore ariko kumva ako kajambo ndafashijwe rwose nabwo gamere nkumvisha kumva amabwiriza yaba mukorana muri company bakwirukana udateye kabiri kuko barishaka kumva amabwiriza wenda nimba uri ushinzwe marketing bashinzwe production wajya gukora ibyo bakora atari byo waherewe kontara nyiruko kuhumura akaza ati ndakerokana kuvuga asanga wishinze abandi ushiduka wishe ibyawe cyangwa se wishe mwakoze cyane mama Charlene twagushimiye cyane kuri mama Charlene official TV mwakoze rwose nishimye kuba twabahuje na hari ikintu ariko Mutabazi ariko ntaza umva wavuze ngo ni ubwa mbere n'ubwa nyuma navuze ngo biramutse bibaye ubwa mbere n'ubwa kuko hari umunsi umwe ariko utinjiyemo n'ibindi hano kuri mama Charlene official habamo n'ibindi tegura ejo rubyiruko icyo ngerageza kuvuga hari umunsi tuzaryama ari rendi tubyuka ari maride murakoze hari umunsi umwe tuzaryama Mutabazi ari Mutabazi mufite muri social media bugacya tutazongera kubona muri social media mukabyuka uvuga izina Mutabazi ukajya muri interogatwari bakakwicaza bakaguhata ibibazo ugasoma bakakwirira endakora mama Charlene merci beaucoup twabashimiye mwakoze icyo gihe nikigera nzajya mbireba nk'ibibambwe kitaragera bimbata mwene kandi nikinagera bizaba ari kubwitorero bizaba ari nikigera suzibagirwaho mwabanye mu kibuga uzabibagirwa nk'abandi bajya bakibagirwa nikigera byamaye kubera kuri nk'inshuti yanjye uzajya unshaka bifata imyaka 3 kumbona kuranyumvira urampaguze ko umpabuye kwa ari amakuru nakiriye avuye quelque part twebwe ni nko mu kwezi umva icyo ngerageza kuvuga hari igihe uyanyibagirwa dufitanye agafoto kameze gutya icyo ngerageza kubwira reka nkubwire inshuti yanjye hari igihe Imana iba yarekuye niyo wabishaka ukanabiririra utabyemererwa donc usa naho utegetswe murakoze twabashimiye ubu wakemera ko akazi gatangwa bakagutegeka ngo muri hoteli zose zibi Kigali uziko zingana bakagutegeka kutemerewe kurenza 5 kujyamo bavuga ati izindi zose ntituzakuboneyo bakubona ugeze kuri Nyabarongo ubwo numbaza bakubona kumva telefone irahamagaye ngo bite uri kwerekerahe bikagusaba yuko
uba ufite ukuntu ibintu byose bifite protokole zihari Bien. by'ukuri n'imyenda bakavuga ati rero kositimu itagejeje ku cyatanu cy'idolari waba uri gusebya inshingano uhagazemo. Reka mvuge iki ngiki kivuga ngo Apostle. ibyo biramutse bibaye ntago azaba ari ukwirata kwatongoye. Ndetse reka mbabwire nimero yanjye nyiha abantu bose uretse ko ntitaba utanyandikiye ngo abanze kumbwira uwo ari we cyangwa nta sevinze. Ariko icyo gihe nikigera ikintu cya mbere uzamenye ni wumva iryo tangazo risohotse uzanamenye ko telefone ya Mutabazi itakiriho Njyewe kandi iyo yindi izabona umugabo igasiba. ni njyewe uri kubwira. Ndimo nincira imigani. Hari uwigeze kubwira abantu ngo ndi kubabwira bitaraba ngo kugira ngo nibiba muzizere. Mva muze. Akora amawe imyaka 3 mwa. Ariko rutwaruhanye mwa. Nzicara nkumbure bagemaye. Okay. Nawa nkumbure. Ariko nisange hari icyo bita mu Gifaransa engrenage. Ndahantu mu mbago zitanyemerera ntakiri wanje ngo nigenge. Urakoze cyane. Uyu munsi nasimbutse nkagera. Nzakugeraho twagiye. Ariko bizakunda. Wakoze. Ariko wenda bigorane cyane. Mwakoze Apostle. Wakoze cyane. Tekerezaga mu gitondo saa moya. Amabuye cyakorenda nabantu ubwiye nawe ngiye wapi mzaza none ndasiganwa telefone ariko ndaterana. Ariko reka nkubwire iyo ndebye ukareba abantu ibintu bahaguruka bigira, iyo ndebye ukareba ibintu bigosora biyesura bigira ukabona nje nta bakwikaragaho ukabona nta nicyo nje bimbwiye ubona nanterana ibipfunsi nkahusha cyangwa mba nahamije. Urahamya mwa ntago watera ibuye ngo nizibweje uvuge ko utayihamije uba wayikocoye kandi cyane. Rero hari aho mva hari naho njya kandi ho mva ndahazi, aho njya ndahazi, nicyo nsangayo ndakizi. Iyo rero train cyangwa se utwaye uraakselera cyane ikibirizi kava mu nzira cyangwa se 16 numvishe muzasta muterera zigira 10 na zingahe. Ubwo rero imbwa ikintu ifite akonko kazima ikirima konko kagikora neza izinga muri izo ikirukanka ifite ububwa nyine bugeretseho ubundi bubwa ikaguma mu muhanda iziko ukabuciye hejuru samuterera iri buce hagarare ngo nuko yamutse da ntabwo samuterera hagarara ukabibaho. Nahise ndajyana ntavuze aya magambo yihanjagara aho ngo bigeze bamubwira ati mu nzandiko zawe uvuga ni hanjagara aravuga ati ninza tuzareba amavuta ati ubwami bw'Imana si ubw'amagambo ahubwo n'ubw'imbaraga. Twaranirwa kwifuriza guhagarara mu mbaraga z'Imana no muhamagaro. Ikibazo suko abantu bagupinga ahubwo ikibazo ni wowe n'Imana mubyumva kimwe. Ako kantu wowe ari kutindaho cyangwa se na conscience yawe n'umutima nama wawe. Ariko se ari umutima nama wawe ntiwabajije, ari Imana ntiwayibajije wowe, ahubwo uba mu kigare urakora ibintu nk'uko bakana kababikora. Urwigano rw'intuza ntaho rwayigejeje. Mwakoze cyane, mwakoze Mama Charlene, mwakoze. Reka tubashimire mwese mwabanye natwe. Ngende Clement Bagemahe umva ntase urakuntu ayobora iki kiganiro se nuko nguko kabisa nabwo turagihinnye kuko amasaha kiza kivuga kuri ibintu byo guhangana nicyo mu bakozi b'Imana ariko n'abandi muri rusange not only kuba leaders abakozi b'Imana gusa ahubwo n'abandi muri rusange kubahukana ndetse no kwashaka kwinjira kuri topic ku nteruro z'abandi abantu bakaba babicikaho muri rusange. Sasa nabyo bizamo. Twabashimiye cyane Nyagasana abahe umugisha. Abakurikiye Mama Charlene Official TV twabashimiye. Cameraman wakoze cyane nguyu rwose nawe turagushimiye nawe. Ibihe byiza kuri mwese. Ndi kubura ukuntu gisoza ariko ndagishoje. Bye bye. Asante sana. Abarokore bafashijwe basezerana n'inshuro 20. Mwakoze cyane.